Inkuru yacu y'uyu munsi tuyitangirana n'umukobwa mwiza cyane witwaga Liza. Liza icyo gihe umuhungu bakundanaga yari yamwambitse impeta yamuporopoje yamusabye kumubera umugore. Liza nawe yari yavuze yego yabyemeye. Amafoto n'amavideo byaracicikanaga ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamukurikira n'inshuti ze zose barimo kumufelicita. Inshuti ze z'abakobwa bagendanaga bari barimo kumwandikira bamubwira bati sha Liza uri umunyamahirwe pe, ubonye umugabo w'umukire kandi w'umwana mwiza. Liza ati sha Ivan wamubishyira ibindi n'ukuri, ni umwana mwiza cyane kandi nyine ni n'umukire nk'uko mubivuga. None ariko ukuntu atangaje cyane, atandukanye n'abandi bakire bose. Hariho igihe umuntu akira akaba afite amafaranga menshi ariko akabingona ntarekure, ariko Ivan we aratandukanye cyane ntabwo ari uko ameze. Afite amafaranga kandi azi no kuyabamo akayaryohamo, akamenya n'icyo umukunzi we akeneye. Gift nziza z'imyenda myiza yasohotse, inkweto, amasakoshi, amaparufe, amavuta meza, ibyo byose azi kubimenyera, nta kintu na kimwe njya muburana. Telefone nziza, amabiju, kunsohokana, byo noneho umva ntacyo umushinja pe. Inshuti ze zitisha ni ukuri warahiriwe ujye ushima Imana. None ariko ukuntu yitonda nabyo birarenze n'ukuri. Liza ati sha cyane rwose, uzi ko ariko buriya Ivan ari wa muntu udashobora kugira ikintu na kimwe mupfa cyangwa se ngo mutongane. Reka mubabwire kuko ni njyewe umuzi kubarusha. Uzi ko niyo wamukoreye ikosa ariwe uhita gusaba imbabazi kugira ngo hatagira ikibazo na kimwe kivuka hagati yanyu. Inshuti ze ziti wow, sha aritonda n'umwana mwiza, hahirwa abana muzabyarana, niba mukurikiza uzaba uri umunyamahirwe bizaba biryoshye. Liza kumva batangiye kuzana iby'abana, ati ngo iki abana? Bati none se ko wikanze ntago muzabyara? Liza araseka ati sha nyine mube mubiretse ibyo ngibyo by'abana pe, haracyari kare cyane. Namwe nyine mutangiye kuvuga ibyo bintu n'ubukwe butaranaba ngo abana aka kanya, ehe murahinda da, mube muretse. Bakomeje kuganira bageze aho nuko bararekana. Hashize n'akanya Ivan nawe aramuhamagara aramubwira ati sweetheart na n'ubu ntago ndabyumva wakoze kuvuga yego. Liza aramubwira ati ndagukunda cyane Ivan, nzahora mvuga yego inshuro 1000 kuko ndagukunda cyane. Ivan amubwira ko nawe amukunda, ati ndagenda ndagukunda cyane Liza, kandi cyane kurenza nuko amaso yawe ashobora kubibona cyangwa se ko ushobora kubitekereza. Liza nategereje igihe kirekire cyane, nabaga ndi bize nibereye mu gushaka kashi, maze ndagenda nibagirwa iby'ingenzi, nibagirwa ko ngomba gukundwa kandi nanjye ngakunda. Ariko wowe Liza waraje unyibutsa ko ibyo byose nirengagije aribyo by'ingenzi kurusha ibindi byose, maze urankunda ndanyurwa. Nuko akomeza amubwira ati Liza urankunda nkabibona pe, sinyibishidikanyaho ukundi, ngusezeranyije kuzagukunda iteka, nkaguha ibyishimo utajya utekereza ko binabaho. Yego wavuze uyu munsi, nta na rimwe uzigera wicuza cyangwa se ngo ushidikanye ku mpamvu wayivuze. Ivan yakundaga umukobwa cyane, yamukundaga birenze. Yari amaze imyaka igera kuri 6 atajya mu bintu by'inkundo. Byasaga nkaho hari urukundo yabitse muri icyo gihe cyose gishize, maze rwose araza ararumwihera rumurundaho. Ivan yabonaga ko umukobwa nawe amukunda cyane, yabona nawe ko amukunda gutyo, noneho urukundo amukunda rukikuba inshuro utabara. Umuryango we kandi nawe wakundaga Liza cyane, maze mu gitondo bukeye mama we ahamagara Liza arambwira ati umuryango wacu urakwishimiye ma, ni karibu cyane. Liza arambwira ati murakoze cyane mama. Maze mama wa Ivan arambwira ati wowe na Ivan nizeye ko muzagira urugo rwiza cyane kuko umuhungu wanjye aragukunda cyane. Liza araseka arambwira ati nanjye urabizi ko mukunda cyane, nanjye niko bimeze. Arambwira ati mwese ndabizi mukundana kubi kandi mbahaye umugisha w'ikibyeyi bana banjye. Liza akomeza amushimira cyane. Batangiye gutegura ubukwe bwabo, baza no kujya kureba imyenda bagomba kuzambara. Liza ati wapi nta kwambara iby'abandi bambaye, tugomba kudodesha. Umuhungu aramubwira ati nta kibazo, uko ubishaka rwose ariko ubikora. Liza yatangiye kuvuga ikanzu ashaka kuzambara uko izaba imeze, avuga n'ibyo umugabo we ashaka kazambara. Arababwira ati muzabidode neza. Ahita yindukira abwira Ivan ati sheri, ndashaka ko ubukwe bwacu buzaba mu bukwe bwiza cyane bwa mbere bwabayeho. Ivan
aramubwira ati ntugire ikibazo na kimwe mukundwa, uko ubishaka kose niko bizakorwa. Liza yakoresheje invitation zihenze cyane, atumira abacuranzi bahenze, avuga uko abishaka kose. Ivan nawe akamubwira ati nta kibazo na kimwe mfite Liza, umunezero wawe niwo shyira imbere kurusha ibindi bintu byose. Noneho rero ku munsi udasanzwe ubukwe bwacu bwo urumva ko bigomba kuba akarusho, ugomba kwishima nk'uko ubyifuza. Ikintu cyose ukimbwire nk'uko ubishaka, nzakigukorera ntugire ikibazo na kimwe. Liza yumvaga ukuntu umugabo we arimo kumubwira, akavuga ati wawu, akamubwira ati nta rimwe nzigera nicuza ko naguhisemo, ndagukunda cyane Ivan. Bateguye ubukwe bwabo bwose uko Liza yabishakaga, uko yabyifuzaga. Ubukwe bwabo bwari burimo amafaranga menshi cyane, ariko yose Ivan yari yiteguye kuyatanga. Ku ijoro ribanziriza ubukwe, umuhungu yumvaga yishimye cyane, yumvaga urukundo rugiye nko kumusaza. Yazengurukaga imbere y'aho yabaga n'ikirahure mu ntoki yisetsa nk'umwana mutoya rwose. Yageze aho areba ifoto ya Liza yari iri muri screen ya telefone ye, arayitegereza, arangije aramwenyura aravuga ati warakoze cyane kunkunda Liza, nzagukunda iteka ryose. Yageze aho yumva arikabuza amahoro, yumva akumbuye umukobwa cyane, agomba kumubona, maze yumva agomba kumutungura, agenda amushyiriye n'impano n'ururabo nk'uko yari yarabimumenyereje. Icyo gihe Liza yari ari muri hoteli hamwe n'abandi bakobwa b'inshuti ze, niho bagombaga kurara. Ivan koko yahise agenda, ageze muri hoteli arinjira, yerekeza ku cyumba Liza bari barimo, ariko ntiyahita yinjira, ahagarara impande y'umuryango. Yari afite ururabo mu ntoki, izindi mpano yazisize mu modoka, ariko atarakomanga ngo umukobwa asohoke, Liza yahise asohoka ari kuri telefone. Ivan akimubona ahita yikinga impande y'urugi, akomeza kwitsimba imbere y'umuryango kugira ngo nyine Liza atamubona, akomeza kumwihisha ngo aze kuza kumutungura avuye kuri telefone. Icyo gihe ariko ibyo Liza yatangiye kuvuga kuri telefone, umuhungu byatangiye kumusaza. Liza yatangiye kuvuga ati babe, ubu noneho twavugana nta kibazo, b'abakobwa bagenzi banjye twari turi kumwe ndabacitse, ndasohotse, nanjye ndagukumbuye cyane. Atangira kumuha amabizo kuri telefone, maze aramubwira ati wakunyegereza izi bizo zose nkaziguha turi kumwe amaso ku maso atari kuri telefone. Aramubwira ati Emi, mu by'ukuri ndagukumbuye cyane, ndumva ngiye nko gupfa, ndumva ngiye nko gusara, wagira ngo ejo sibwo twari turi kumwe bwa nyuma ngo usezera n'ukuri. Emi bavuganaga, aramubwira ati sha Liza byihorere, nanjye ndumva ngiye nko gupfa. Byatangiye mbona ari imikino, ntago nari nzi ko umunsi uzagira ngo nkubone ushyingiranwa n'undi mugabo utari njyewe, ngo ni ukubera amafaranga. Niyo iyi mipango yose tuyireka tukibanira uko ndi, kuko ndimo gushira numva, sinkubeshye ndumva ngiye nko gupfa. Liza arambwira ati sha babe, nukuri mbabarira ureke kwicuza, twese biratubabaje, ariko mbabarira ntiwongere kwicuza, kuko ibi ngibi twakoze nibyo byo, nubwo bitubabaje cyane, nubwo bitoroshye, ariko nta kundi twagombaga kubigenza, kandi urabizi ko twembi twabyemeranyijweho. Nuko Emi aramubwira ati yego ariko twabipanze ndabizi neza, ariko ntago byoroshye, ndumva nabuze amahoro, ntago nzi ukuntu nagusobanurira ukuntu umeze. Maze Liza arambwira ati nibe nawe sha, njyewe se uratekereza ko kubana n'umuntu nakunda binyoroheye? Ibaze ko ariko na n'ubu tutararyamana, nta na rimwe turabonana. Nyine mubwira ko mu mahame yanjye ntaryamana n'umugabo tutarabana, nkabwira ko tuzabonana ari uko twakoze ubukwe. Emi ati none se ko ibyo twirirwamo njyewe nawe ubizi, n'ibyo tumazemo iki cyumweru cyose ubizi urimo kunsezera, ubwo uzasobanura gute ko uri isugi? Liza aramubwira ati byihorere, ni njyewe uzi uko nzabigenza, umunsi w'ejo nzi uko nzamubeshya nkabona urarangiye. Wenda sinzakomeza kumubeshya iteka, ariko tuzabonana gake cyane. Icya mbere cyo nzamubwira ko imihango yanjye imara ibyumweru 3 byose, urumva nyine divorce nayo izaba yegereje. Emi aramubwira ati ni urugamba rutoroshye, ariko nzi neza ko uzabishobora. Liza aramubwira ati Emi, nta kintu na kimwe ntakora kubera ukuntu ngukunda, ndagukunda cyane, nta n'undi muntu nakunda nkawe. Ivan we ndamwanga cyane,
ni amafaranga ye gusa. Nzakora uko nshoboye kose nibitinda umwaka ntago uzashira ntashatse impamvu y'agatanya, kandi uko bizagenda kose impamvu niwe igomba kuzaturukaho. Nta muntu n'umwe uzigera mbaraho ikosa, imipango yose ndayifite mu mutwe wanjye. Emi aramubwira ati ndakwizeye cyane, ndabizi urankunda, nzagutegereza. Eliza aramubwira ati sha ujye unsengera kuko ntagomba noroheye, kuko kwigira nkaho ukunda umuntu kandi utamukunda ntago biba byoroshye, birababaza cyane. Niyo ansomye ndagenda nkahita nihanagura, ubundi nkacira, twatandukana feri ya mbere nkahita njya gukaraba. Emi aramubwira ati hangane bu, basi se uzamwereke ko umwishimiye ku munsi w'ejo mu bukwe bwanyu, sibyo atazahita kuvumbura. Maze Eliza aramubwira ati sha kwijijisha byo ndabizi rwose, humura nta kintu azavumbura, ariko kumbwira ngo nzishime wenda bizabaho akanya gatoya. Ndabizi neza ko ejo nzarira amarira akenda kunshiramo, bose bazagira ngo ni amarira y'ibyishimo kuko nyine mukunda cyane, ariko bizaba ari ukubeshya cyane kuko nzaba ndimo kurizwa no kwibona nambaye ikanzu y'inzozi zanjye ariko ndi kumwe n'umuhungu utari inzozi zanjye. Agahinda kazaba kenda kunshengura umutima kubera ko nzaba ntahagararanye n'umuhungu mwiza cyane nakunze Emi arambwira ati humura mukundwa, nyuma yaho ni twebwe tuzakurikiraho, kandi nanjye ntago nicaye. Impano zose aguhereza zihenze cyane ndimo ndazibyaza umusaruro, uzajya kuza tumaze kugira business ifatika. Liza aramubwira ati wow, ndumva birimo neza, nta kintu tuzigera tuba. Emi aramubwira ati ntuhangayike, n'ukuri humura, byose bizagenda neza. Liza ahita amusezera aramubwira ati bye sha, kangende njye kuryama hakiri kare, mu gitondo nzaba ndi kumwe na rwa Ivan ruriya runtu. Emi aramubwira ati bye sheri, twese turi mu buribwe ariko reka twihangane, bizarangira vuba twibanire, kandi gahunda y'ukuntu tuzajya dukomeza kubonana nayo uzayizirikane. Ahita anamubwira ati ndagukumbuye cyane, maze nawe amuhereza amabizo menshi cyane kuri telefone. Liza nawe bibuko bigumira muri ibyo gukupa biranga biba ikibazo, habura n'umwe wakupa muri bo, bose bari muri ndagukunda kandi ndagukumbuye cyane. Gusa kera kabaye baje gukupa nuko baratandukana. Bamaze gukupa, Liza agihagaze aho ngaho ataragenda yatangiye kwisetsa, maze aravuga ati ariko ubundi uriya muhungu ni ukwitonda gusa cyangwa harimo n'ubugoryi gute? Ubundi Ivan angurira iPhone n'ukwezi ko kutarashira, mubwira yuko yapfuye agahita angurira iyindi. Ibintu byose yirwa ngurira nkamucabiranya, nkamubwira ko byagize ibibazo cyangwa se ko nabivuze ko babinyibye, nawe agahita abyemera nta no gukurikirana koko ngo arebe. Ni ikigoryi, ni injiji mana yanjye, uriya we nzarinda murangiza nta kintu na kimwe aramenya. Yakomeje kwisetsa, hanyuma ahita diritinga call yari amaze kugirana na Emi, ahita asubira mu cyumba yari arimo. Amaze kwinjira yafunze umuryango, maze irido ryari riri imbere y'urugi ntiryatuma abona yuko inyuma hari umuntu wari uhahagaze. Yarigendeye rwose arimo kwisetsa cyane, yisangira abandi bakobwa bagenzi be nkaho nta cyabaye, nkaho nta n'umuntu n'umwe wigeze amwumva, nkaho ibyo yaganiriye na Emi byagumye hagati yabo gusa nta wundi muntu ubizi. Ivan we yari yakonje cyane ameze nk'uwanyagiwe, yari yaje aje gutungura umukobwa, none ahubwo umukobwa niwe wari umutunguye amukubise surprise y'akaga. Yarahindukiye aragenda, nta kuvuga nta kurira, yari yumuye gusa nta kindi. Ivan yumvaga byamurenze, yumvaga bigeze hahandi ngo uvuga batarabona, yumvaga nta n'ijambo na rimwe yabona avuga, yumvaga nta n'amarira yo kurira yabona. Yari yumvise amagambo amuteye uburibwe bwinshi cyane kurenza ayandi yose yaba yarigeze kumva kuva yavuka. Yaramanutse aragenda yerekeza aho yari yaraparitse imodoka ye. Hanze ya hoteli ijoro ryari ririmo imbeho nyinshi cyane hakonje, ariko noneho umutima we niwo wari ukonje cyane kuko yumvaga wabaye nka barafu. Neza ageze mu modoka ye no gutwara yumvishe atari buze kuza kubishobora. Yaricaye aratekereza cyane, yumva neza agiye nko gusara. Ako kanya yagiye kubona inshuti ye yitwaga Raymond, yari na best man we, nuko ihita imuhamagara
iramubaza iti uri hehe bro, ko nari nje kukureba none nkaba nakubuze. Ivan arambwira ati ndi kuri hoteli aho umugeni azasohokera ariko ntago meze neza habe na gatoya, no gutwara numva ntari buze kuza kubishobora. Raymond aramubaza ati byakugendekeye gute, n'iki cyabaye? Ivan arambwira ati ndakwinginze fata taxi voiture uzuntware ngubwira n'ukuntu byangendekeye. Raymond arambwira ati none se byakugendekeye gute ko nteye ubwoba? Ivan arambwira ati ngwino ndakubwira ntuhagera, ariko ntihagire umuntu n'umwe ubwira ibyanjye, ntihagire umuntu n'umwe ubwira ko ntameze neza, ntihagire umuntu n'umwe ubwira ko uje kundeba, nariza umwihorere ntihagire ikintu na kimwe umubwira, byose urabimenya nugera hano ndakubwira. Raymond yaraje koko azi ubwoba bwamwishe, maze ahageze Ivan amutekereza byose uko byagenze, maze umuhungu yumva arumiwe. Ati ibintu nk'ibyo se koko ni Liza watekereza kubikora? Burya Liza ntago yagukundaga n'ibintu byose wamuhaye? Ivan arambwira ati byari bimubwiye iki se ko byose yahitaga byoherereza uwo muhungu bakundana maze bakikorera za business. Nuko arambwira ati aha ariko koko nanjye ubanza ntari seriye, ubanza koko ndinjije ndi ikigoryi ntacyo nitaho, kuko mba narabibonye kera cyane, ni ibintu byinshi yakoraga nkabyirengagiza, singira ikintu na kimwe mbona kubera ukuntu namukundaga. Bimwe na bimwe nkabibona ko ashobora kuba arimo kumbeshya, ariko kugira ngo tudashwana simbyiteho cyane, nyine nkaterera iyo. Raymond arambwira ati wikirenganya, ahubwo shima Imana noneho kimukweretse kare mutarabana, nicyo cy'ingenzi rwose numva wakishimira cyane, naho ibintu byo nibishakwa ni akazi ke, wowe uzashaka ibindi ubibone. Ivan arambwira ati ibyo namuhaye byose byo ntago mbyicuza, kuko naramukundaga cyane. Ikimbabaje kurusha ibindi ni umwanya wanjye yantesheje akanankinisha. Ngaho mbwira, ni gute nzongera gukunda koko? Ni gute nzongera kwizera umuntu noneho umukobwa? Ubu ngubu noneho sinzi n'ikintu ngiye gukora. Ray aramubwira ati nanjye mu by'ukuri ndumva umwanzuro w'ikintu uri buze kuza gukora ntawuzi pe, ndumva bikirimo kunshanga, gusa uwo ari wo wose uri bufate ndawugushyigikiramo, nuhitamo gukansaringa ubukwe ndaba ndi kumwe nawe, gusa umbabarire ibi bintu ntibikwangize, ugomba gukomeza kuko wowe urabirenze kandi ubuzima buracyakomeje. Uri umuntu mwiza cyane Ivan, nsezeranya ko ibi bintu bitazakugira umuntu mubi ngo biguhindure. Mbabarira ibi bintu ntibizigere biguhindura ngo bitume uhinduka umuntu mubi. Uracyari Ivan, uracyari wa musore mwiza dukunda kandi twubaha, uracyari wa musore w'umwana mwiza. Mbabarira ntibizigere bituma umutima wawe uhinduka umukara. Ivan arambwira ati simbizi n'ukuri. Yumvaga yakiruka, yumvaga yavuza induru, yumvaga yabura, gusa yahise afata telefone ye nuko ahita ahamagara mama we. Mama we yaramwitabye ati mwana wanjye kumpamagaye saa sita z'ijoro ni amahoro, umeze neza? Ivan arambwira ati mama oya ntago meze neza, gusa nanone ariko wihangayika. Mama we ati habaye iki mwana wanjye ko nteye ubwoba? Arambwira ati ndaje nkubwire impamvu ntameze neza, gusa nyine ntihagire umuntu n'umwe ubwira ko tuvuganye ko nje kukureba kandi ko ntameze neza. Narize umwihorere ureke bigume hagati yanjye nawe gusa, ndaje mu minota mike ndaba nkugezeho mu rugo. Yahise abwira Raymond ati mbere yuko dutaha reka tujye kwa mama. Mu minota mike bari bahageze, maze babwira mama we ati ngwino dusange mu modoka ariho tuganirira. Mama we yaraje n'ubwoba bwinshi cyane, maze Ivan atangira kumubwira byose ukuntu byagenze. Mama we arumirwa ati uriya mukobwa mwiza koko burya ni amafaranga yaragukurikiyeho gusa ntago yagukundaga. None se niba ari amafaranga yagushakagaho, iyo akubwiza ukuri koko akakubwira ukamufasha, niba ari n'izo business yashakaga gufungura akakubwira ko wirirwa ufasha wuzi nawe utazi koko, niki cyatumye akubeshya? Niki cyatumye agukinisha koko? Ivan ati mama, abakobwa n'amafaranga simbizi mama, bamwe muri bo ntago bajya bita ku mitima bakomeretsa, nta kintu na kimwe biba bibabwiye, icyo baba bishakira n'amafaranga gusa. Mama we aramwegera aramubwira ati mwana wanjye ihangane, ndakwinginze wirira.
ndabizi mu mutima wawe urababaye cyane ubu ngubu urimo uravirirana, ariko iyo mubana nkurikije ibyo umbwiye wumvise, ndakeka mwari kuzatandukana ubabaye cyane kurenza uko umeze ubu ngubu. Njyewe nkurikije ibyo umbwiye, Imana irakoze, Imana iragutabaye cyane mwana wanjye, Imana irakurinze kubera ko uriya mukobwa ndumva yaragufiteho imigambi mibisha, yaragufiteho imigambi mibi cyane, yari kuzagukomeretsa umutima, ahari ubanza ari no kuzagusiga warataye umutwe mwana wanjye. Imana ikweretse ukuri, amazi atararenga inkombe, tugomba gushimira Imana cyane. Ivan ati yego koko mama, nanjye ndabyumva ko ngomba gushimira Imana ko imunyeretse hakiri kare, amazi atararenga inkombe, ariko se nanone nkanibaza ni kubera iki? Mama ndimo kumva ntabyumva, kubera iki koko? Kubera iki mama? Kubera iki bino bintu bimbayeho koko? Kubera iki ubukwe bwanjye bupfuye ku munota wa nyuma? Kubera iki ari njyewe? Uriya mukobwa naramukunze cyane, nari niteguye kumuha ibyanjye byose, none reba ibyo ankoreye. Kubera iki ubundi atigeze ankunda? Ko ntari mubi, ko amafaranga nyafite, hariya abakobwa benshi baba bashaka, ko nta kintu na kimwe yigeze amburana ko icyo yakeneraga cyose nakimuhaga, ko abandi bakobwa mba mbona bankunda birirwa banyirukanka inyuma ariko nkabirengagiza. Ni ukubera iki watigeze ankunda by'ukuri? Kubera iki atankunze? Mama arambwira ati ihangane mwana wanjye, urimo uribaza byinshi kandi koko biranumvikana cyane, ariko ntawamenya y'urukundo burya rugira yarwo. Urukundo rugira amabanga menshi mwana wanjye wowe utapfa gusobanukirwa. Humura ariko wikiheba, inkoni ihira igihe, hamwe n'igihe ndabizi neza ko byose bizakemuka maze ukabona uwawe, ukabona ugukunda bya nyabyo atitaye no ku butunzi ufite. Ivan ati koko mama, ubu ngubu nzagira aho mbona umukobwa unkunda koko? Mama we arambwira ati mwana wanjye biragoye ko wabyizera aka kanya, ariko hamwe n'igihe nzi ko bizakunda, nzi ko uriya mukobwa uzabasha kumwibagirwa kandi ukabona n'umukobwa ugukunda by'ukuri. Ivan ati mama ntakubeshye simbizi, ntago nzi ko nzongera gukunda ukundi. Mama we ati mwana wanjye ntago nyine aka kanya wowe watekereza ngo wumve ko byashoboka, kandi nta nubwo aka kanya wahita ubitekerezaho, uracyakomeretse cyane, ukeneye kubanza gufata umwanya wawe ugatuza, ariko humura byose bizarangira, uzongera ukunde njyewe ndabyizeye. Ngaho mbwira mwana wanjye, none nyuma y'ibi ngibi ugiye gukora iki? Twatumiye abantu benshi cyane, bamwe bavuye kure cyane, hari n'abavuye hanze mu bihugu by'amahanga. Buri iwanjye hari abantu benshi cyane biteguye kuzaza mu bukwe bwawe kandi bari babwishimiye cyane. Abantu bose bariteguye kandi bazi ko ubukwe buzaba. Ngaho mbwira, none se mite ngenda mbabwire yuko ubukwe butakibaye? Ese duhamagara abantu bose tubabwire? Ese tubinyuze ku mbuga nkoranyambaga? Turakora iki mwana wanjye? Ivan ati mama, abo bantu bose bihorere, ntugire ikintu na kimwe babwira. Mama Ivan ati gute naceceka? Ese uragira ngo wirahurireho amakara uzabane n'uriya mukobwa kandi yarangije kukwiyereka? Uramenye rwose mwana wanjye njye ibyo ntago natuma biba. Ivan arambwira ati mama ntago nzabana nawe, ariko nanone ntago nshaka gukereya sene muri iri joro, reka ejo hazagere byose bizarangire. Icyo ngusabye we na Raymond nuko mugomba guceceka, ntihagire umuntu n'umwe mubwira. Ibi ngibi bigume hagati yanjye nawe na Raymond gusa. Abantu bose mubihorere bakomeze bitegura ubukwe nk'ibisanzwe, ntihagire ikintu na kimwe mubabwira. Mama aramubwira ati mwana wanjye ko numva bigoye cyane, nibitarangira muri iri joro se uwo mukobwa ejo muzagenda muhagararane umurebe mu maso, urumva uzabishobora mwana wanjye? Ivan aramubwira ati biragoye cyane, biragoye pe, biranankomereye, nta nubwo nanjye numva ko nzabishobora, ariko nzagerageza. Nuko arambwira ati komeza wihangane mwana wanjye, uhuye n'ibintu bitakoroheye.
Ivan aramubwira ati mama wikomeza kunyihanganisha ahubwo ihangana ari wowe nk'umubyeyi ndabyumva uko umerewe nubwo udashobora kubinyereka cyangwa se ngo ubimbwire ariko ndabizi nawe ntago bikoroheye. Humura gusezeranyije kuzakomeza kuba umugabo ntago bizatuma mpiranwa n'agahinda ngo binyangirize ubuzima cyangwa se ngo bitume mpindura imyitwarire. Reka mfate umwanya wanjye wa mugani ntuze hamwe n'igihe nzi neza ko byose bizarangira neza. Nizeye yuko umunsi umwe Imana izampoza amarira ikanshumbusha ikampereza unkunda bya nyabyo. Mama we kumva ko umwana we none atangiye kugira icyizere biramushimisha cyane, aramuhobera aramubwira ati muhungu wanjye ntusanzwe, uri umunyembaraga cyane, no mu bihe bigoye no mu bihe bikomeye nk'ibi ngibi uracyafite ukwizera. Komeza wizere cyane nanjye nzajya ngusabira mu gihe gikwiriye, nzi neza yuko Imana izabikora. Basezeranyeho maze baravuga bati ubwo ni ahejo. Mama wabo ava mu modoka ubundi nabo baragenda. Muri hoteli aho abakobwa bo bari ntabwo aribo barose buke. Abakobwa bose bari bumwambarire bari baraye aho ngaho. Batangiye kubitaho cyane, batangira kubatira za make-up, basaga neza cyane, ariko ku mugeni we byari icyitonderwa. We bamumazeho umwanya munini, bamumaraho amasaha menshi. Inshuti ze zikamwitegereza ziti Shariza urasa neza cyane, uzi ko Ivan ashobora no kutakumenya kubera ukuntu wabaye mwiza cyane. Liza agaseka ati ubukwe bwacu buteguye neza cyane, burimo amafaranga menshi, burimo abantu basa neza, bugomba gutrendinga cyane. Maze nabo bakamubwira bati sha nibyo koko mwabuteguye neza cyane, buraba ari ubukwe budasanzwe, buraza kuza kuvugwa cyane. Batangiye kwifotoza bafata amavideo byari bicika. Liza yaje kwireba muri miruwari akomeza kwireba cyane, maze umutima watangira gutekereza ati Liza nyuma y'ubu bukwe rwose imihangayiko yose irabirangiye. Iri ni itangiriro ryiza cyane, nintandukana na Ivan ntabwo nzabura nka miliyoni 70 nzamukuraho, nizo zizaba ari nkeya cyane ngereranyije n'ubutunzi afite, kandi ibyo nzakomeza kumukuraho bindi nabyo bizaba ari byinshi cyane. Njyewe na Emi ubuzima bwacu buzaba rwose butangiye, Ivan azaba atubereye intangiriro nziza y'ubuzima bwacu. Yatangiye kumwenyura cyane, arishima, araseka, n'inshuti ze zirabibona, zibona ukuntu yishimye cyane, ariko nta n'umwe wamenye ikintu kirimo kumusetsa ngo amenye impamvu yacyo. Bo bagize ngo yishimiye umunsi we w'ubukwe yari amaze iminsi yitegura, bagira ngo nyine yishimiye gusa ko uwo munsi wageze. Ba Ivan nabo aho bari bambaye neza cyane, basa neza cyane, baberewe. Ivan yirebye muri miruwari maze aribaza ati mu by'ukuri Liza anyangira iki? Ubu se kuko ndi mubi? None se ko ntakennye, ko mfite amafaranga, ubu koko niki cyatumye atankunda? Yatangiye gutekereza ku magambo yose yumvishe arimo kuvugira kuri telefone, ngo ruriya runtu ngo rwanga kubi, maze akumva yenda nko kurira. Akavuga ati wa mugani wa mama, urukundo rugira yarwo, buriya niwe wenyine uzi impamvu atigeze ankunda. Yagiye kure cyane mu bitekerezo, maze inshuti ye Raymond irabibona ihita imuza iruhande. Yahise amwongorera gahoro aramubwira ati bro komeza wihangane. Ivan arambwira ati Ray reka nkomeze nihangane ariko nyine ntago byoroshye. Maze Raymond aramubaza ati none se umupangu uracyakomeje? Ivan ati yego uracyakomeje, ndashaka ko isi yose imenya ukuri, nta gukomeza kwihishira. Niba yibwira yuko ndi injiji koko nk'uko abitekereza, reka mutungure turebe injiji yariyo. Ray arambwira ati ndi kumwe nawe kugeza ku musozo. Amasaha yaje kugera, abantu bose baritegura. Ku rusengero byari byiza, abantu ari benshi kandi bambaye neza cyane, basa neza. Abo mu miryango ikomeye ya Ivan bose bari baje. Kwa Liza nabo byari uko, usibye ko bo batari abakire cyane nk'uko Ivan, ariko nabo bari bakeye kandi basa neza cyane. Tapi itukura abageni bagombaga kunyuraho mu rusengero yari ihari, iteguye neza cyane, hasa neza cyane hose. Uturirimbo tw'ubukwe dutuje twari turimo gucurangwa mu rusengero.
urusengero rwari rwuzuye, bose barimo guhindukira buri kanya ngo barebe ko abageni binjira. Nyuma y'iminota mike ariko ibyo bari bamaze akanya bategereje barabibonye kuko abageni baraje maze barinjira, abantu barishima cyane, bamwe baranahaguruka, fone zitangira kuba ziri mu kirere maze batangira gufata amafoto n'amavidewo, ari nako bavuga bati wawu, mbega abageni beza, couple nziza cyane ijyanye. Baratambutse bagera imbere n'imihango yo kugira ngo babasezeranye iratangira. Pasiteri mbere y'uko abasezeranya aravuga ati niba hari umuntu waba azi impamvu aba bantu bombi batasezerana, nahaguruka yivuge cyangwa se azagumye acecetse ubuzima bwe bwose. Abari aho bose baraseka, pasiteri aravuga ati ariko mwiseka, ibyo ndimo kuvuga nibyo. Niba atabasha guhaguruka ngo ayivugire hano imbere yanyu mwese, ubwo ngubwo nyine iyo mpamvu turayifata nk'amazimwe, ntazigera yivuga azayigumanire. Ngaho rero nimutuze, niba hari ufite impamvu aba bantu bombi batasezerana, nahaguruka yitubwire. Abantu bose koko bahise batuza baraceceka, ntawongeye gukorora, ntawongeye guhindukira, ntawongeye kwitsamura, bose baracecetse nuko amaso bayahanga imbere. Hari hatuje cyane, hari umutuzo udasanzwe, bose biteguye kumva ko hari umuntu wahaguruka akazamura ijwi rye avuga ati aba bantu njyewe mfite impamvu yatuma badasezerana, ariko nta n'umwe wigeze avuga. Ako kanya nyuma y'amasegonda make ariko nibwo Ivan yamanitse ikiganza abwira pasiteri ati mumpe mikoro, njyewe ndashaka kugira icyo mvuga. Liza yahise amureba n'ubwoba bwinshi cyane, aramwongorera aramubaza ati bigenze bite se? Bose byarabacanze kubona Ivan we ubwo ari buvuze ngo arashaka kugira icyo avuga. Ubwoba bwabaye bwinshi cyane. Bamuhaye mikoro koko ahita ahindukira, maze pasiteri aramubwira ati kubera icyo uteye umugongo umugeni wawe? Ivan aramubwira ati reka mbanze mbabwire ibyo nshaka kubagezaho. Abantu bose barumiwe, bakumva babwira na Liza, agahita ahindukira akareba aho umugabo we arimo kureba, birabacanga baburi ko babigenza. Ivan yubuye amaso areba abari bahagaze aho ngaho bose, maze aravuga ati mwese uko muri aha ngaha mbere y'uko ubukwe bwacu bukomeza, hari icyo nshaka kubabwira. Liza yabuye ibyo ari byo, abura uko yifata, indabo akumva zigiye nko kumucika, abura uko ahagarara, ariko akavuga ati reka ne kugira ubwoba, Ivan ankunda kubi, arankunda cyane, buriya agiye gutangira ababwira uko twamenyanye, ababwira ukuntu dukundana, ababwira ukuntu ankunda cyane ko nta n'ikintu cyadutandukanya, buriya nibyo agiye kuvuga. Yaracecetse ariyumanganya, hanyuma n'abandi bose baraceceka kugira ngo bumve ikintu Ivan agiye kubabwira. Abantu bamwe bahise batangira gushyiraho rikoda ngo bamurikodinge, abandi batangira gufata amavidewo, mbese nyine buri wese uko abishaka. Ivan yahise agorora umuhogo arabwira ati ndabizi benshi muri mwebwe bakoze urugendo rurerure cyane, banakoresha n'amafaranga menshi cyane kugira ngo babe bari hano. Mwigomwe byinshi cyane, mwigomwa umwanya wanyu, akazi, ni ibintu byinshi cyane mwigomwe kugira ngo muze kuza kubana natwe no kudushyigikira. Mwakoze cyane kuba mwaje kwifatanya natwe, ndabashimiye cyane. Nuko aravuga ati mbere y'uko dukomeza ariko ndashaka ko mwese mumenye ukuri. Aravuga ati ibi ngibi ngiye kubabwira ntago ari ibinyoma, ni ukuri kwambaye ubusa. Uyu Liza mubona ahagaze hano imbere, naramukunze cyane, ndamukunda cyane birenze. Naramukunze nta buryarya, kandi namuhaye buri kimwe cyose nari mfite. Namuhaye umutima wanjye, namuhaye urukundo, muhereza igihe cyanjye, ubutunzi, icyubahiro, icyizere. Nta kintu na kimwe ntamuhaye. Namweretse umuryango wanjye, nawo uramukunda cyane, uramwishimira, inshuti zanjye ziramushima, nanjye nkumva ntewe ishema nawe. Uyu munsi wa none nari niteguye kandi ntewe ishema no kumwita umudamu wanjye. Liza ahita ashaka kumwegera ngo amukoreho, ngo amubwire ati ariko si ibyo urimo kuvuga ni ibiki? Ivan
akaboko ke yahise agakuraho gake gake, maze ahubwo akomeza kuvuga ati muzi njyewe nyuma yo kumuha ibyo byose w'ibyo yampaye. Abantu bose noneho bahise bagwa mu kantu, maze arababwira ati nijoro nagiye kumureba aho yari ari muri hoteli mushyiriye ururabo n'impano ya nyuma yose ribateri bwacu, ariko nyine si nibyo gusa byari binjyanye kuko numvaga nanamukumbuye cyane nshaka kongera kumubona. Nkihagira nahise mubona asohotse maze atangira kuvugira kuri telefone abwira undi musore ko ari we yikundira cyane ko njyewe atankunda, ngo njyewe tubanye gusa kubera amafaranga, ngo nyuma y'igihe gito yazashaka impamvu y'agatanya yisangira uwo yakunze. Yashakaga ubutunzi muri make mfite, ariko nta na rimwe yigeze ashaka umutima wanjye. Ngo njyewe ndi nk'ikiraro kimuvana mu bukene kimujyana mu buzima bwiza we n'uwo yakunze. Liza kumva ibyo bintu Ivan yaramaze kuvuga, yahise ahindukira ashaka kumwambura mikoro, ariko Ivan arayimwima, maze Liza aravuga ati ibyo ngibyo byose arimo kuvuga ni ibinyoma. Nawe bahise bamuhereza indi mikoro yari iri ku ruhande, maze aravuga ati mwa bantu mwe rwose reka mbabwire, ibyo byose Ivan arimo kuvuga ni ibinyoma, arambeshyera cyane. Wenda navuge indi mpamvu itumye anyanga niba ahisemo kunyanga, ariko atambeshye ngo amparabike arimo arababeshya. Liza yatangiye no kurira cyane, Marene atangira kumuhoza, maze aravuga ati Ivan ndamukunda cyane, nta nubwo nigeze rwose mutendeka, n'inshuti zanjye zose zirabizi. Wimparabika vuga neza ko wenda utakinkunda, ariko ureke kumbeshyera mu ruhame, mbabarira wimbeshyera. Ivan arumirwa aramubwira ati Liza noneho wongeyeho no kubeshya, ati reka nze mbabwire ukuri kose noneho banakwiyumvire. Yahise afata fone ye ahita azana ibyo yari kodinze, ahita atangira kubyumvisha abantu bari bari aho, nuko bose barumirwa. Liza kumva ko ikiganiro yagiranye na Emmy Ivan yakiri kodinze ubwoba buramwica kubera ibintu byose yari azi bavuganye, maze ntiyatuma byose arangiriza kubyumvisha abantu. Ahita avuga ati Ivan mbabarira rekeraho, wikomeza kubibumvisha, rekera, garukiriza aho ngaho. Yahise abyemera maze anasaba imbabazi, arabyemera ati byose nibyo, ariko ndabinginze mwese mumbabarire. Ivan ndakwinginze mbabarira. Ivan kuko yamubereye imfura ntiyakomeza kubyumvisha abantu byose, ararekera. Hanyuma ahita avuga ati kubera izo mpamvu rero murumva ko ntasezerana n'umuntu utankunda, ntago nasezerana n'umuntu unyanga, utarigeze anankunda na rimwe mu buzima bwe. Ubu bukwe rero ni ukubukansaringa, ni ukuvuga ngo nta bukwe buhari. Ivan yahise abahereza mikoro, ubundi arisohokera. Liza abantu baramukomereye cyane, maze ahita anikubita hasi. Marene n'abakobwa bari bamwambariye baramufata, abantu bakomeza kwisekera no gufata amavideo. Ibyari ubukwe bihinduka isoko. Inkuru yatangiye gucicikana hose ku mbuga nkoranyambaga mu masegonda make cyane, nta yindi nkuru yatangiye kuvugwa. Liza yaje kugarura ubwenge yisanga ari kumwe n'abakobwa bake cyane, abandi bantu bose bamusize bigendeye. Abantu bari bafite n'isoni zo gukomeza guhagararana nawe aho ngaho, kuko bamufataga amavideo nabo bakazamo ndetse no mu mafoto bakisanga bajemo, kandi barumvaga batewe isoni n'ibyo yakoze, badashaka no kugaragaza yuko basanzwe baziranye ari n'inshuti ye. Mama Liza we na ba nyirasenge batangiye kwirukanka inyuma ya Ivan bamubwira bati mubabarire, turakwinginze mubabarire wirakara, ahari ubanza ibyo yakoze ari byo bamuterereje kugira ngo ubukwe bupfe. Ivan arababwira ati rega n'ubundi sinarakaye, ahubwo ndabohotse. Raymond we yahise amufata akaboko aramubwira ati Ivan tugende, urakoze kandi ukoze ibikwiye. Liza we yari akicaye mu rusengero, yicaye hasi yatose cyane, yabaye amazi gusa, kubera amazi menshi cyane bari bamusutseho ubwo yafentingaga akikubita hasi. Barimo kureba yuko yazanzamuka. Ikanzu yari yatose, aho yicaye yatose, mbese ukuntu yari ameze byari biteye agahinda. Mu minota mike gusa yari yahindutse inkuru ahantu hose,
yari yabaye urw'amenyo. We wari wavuze ngo ubwo bukwe buraza gutrendinga cyane, noneho byarenze nuko yabitekerezaga. Mama wa Liza abonye ko akomeje gutakambira Ivan ntamwumve, yahise agaruka impande y'umukobwa we, nuko aramwegera atangira kumubaza ati nk'ubu ngubu koko ibi ni ibiki wakoze Liza? Umugabo umeze nka Ivan uzongera kumukura hehe kuri iyi si koko? Papa we nawe yari ahagaze aho ngaho inyuma, yagize isoni zo gusohoka ngo ajye n'aho abandi bari, ariko yanze no kwegera umukobwa we adashaka no kumubona mu maso. Yumvaga barebanye ahari yahita anamukubita urushyi. Yari yumiwe, yumvaga atazi n'icyo gukora. Ivan we yarigendeye, maze akigera mu rugo asanga abanyamakuru bahamutanze n'abandi bantu benshi cyane bashaka kumubaza ibyabaye. Batangiye kumubaza ibibazo byinshi bati ese kuko nibyo umukobwa yaragukinnye? Ese ni iyihe nama wagira abasore bafite amafaranga ku bigendanye n'urukundo? Ese Ivan urumva witeguye gusubira mu bintu by'urukundo vuba? Ivan nta kintu na kimwe yabasubije, yumvaga nta n'ijambo na rimwe yavugana n'abo bantu. Raymond yavuye mu modoka azamura ikiganza arababwira ati nta interview, nta bibazo, inshuti yanjye ikeneye umutuzo n'amahoro gusa, nta kindi kintu ikeneye muri aka kanya. Bahise binjira mu nzu, ariko fone ya Ivan ntabwo yigeze irekera aho gusona, kuko na message zari nyinshi cyane. Instagram, TikTok, Twitter mu gihe kitageze ku isaha byakiriye message nka 400. No kuri Liza kandi nawe niko byari bimeze, ariko byari bitandukaniye. Ivan we baramwihanganishaga, ariko Liza we message zose zaramutukaga, nta n'umwe wamuvugaga neza. Amafoto ye yisanze ari ahantu hose, yikubita hasi bamusukaho amazi. Yararebye arumirwa, ntabwo yari azi ko iyo nkuru yamenyekanye cyane kuri urwo rwego. Liza amaze kumera nk'aho atuje n'abantu bose bamaze kumuva iruhande asigaye wenyine, yasabye telefone ye maze ahamagara Emmy. Amuhamagara nk'inshuro 2, ariko Emmy yanga kumwitaba. Ageze ahari karamwitaba, Liza atangira kumuririra ati uzi ibyabaye? Emmy arambwira ati erega nabibonye Liza, wigira ikintu na kimwe umbwira, rwose byose nabibonye. Liza yumvaga yarakaye, kandi yarazi ko ari we muntu usigaye wabasha kumwumva, azi ko agiye kumutura agahinda ke, bagahita bajya no kwibanira akamukura muri icyo gisebo. Emmy arambwira ati Liza byose nabibonye, ntabwo nari nzi kuri ikigoryi kuriya, urinjije cyane Liza, gute twavugana ibintu nka biriya utacunze neza ko hari umuntu urimo kukumva? Gute urinjije, gute uri ikigoryi koko? Umva nkubwire, nanjye unyibagirwe, ntabwo nakomezanya n'umukobwa w'igicucu nkawe, ntabwo nakomezanya n'umuntu w'inzanga nkawe, nta nubwo rwose wigeze unkunda, kandi warankunze by'ukuri, nta nubwo wari kwemera gusanga undi mugabo uri kugumana nanjye tukabana muri dukeya nari mfite. Liza yararize ati Emmy ntago wankora ibi bintu, ndabizi uri muri ikinira, yego nyine imipango yacu yose irapfuye, ariko hari aho wari umaze kugeza wambwiraga ko business uyitangiye ugezemo hagati, naho kandi nta kintu waba ufite. Urabibona neza ko tugomba kubana kwankura muri iki gisebo, ko byose nabikoreye wowe nakundaga Emmy. Emmy arambwira ati Liza ntuzongere na rimwe kuvuga ko wowe wankunze, ntago wigeze unkunda habe na gatoya. Gute wakifata ukajya kubana n'undi mugabo mu rugo ugasigara umbeshya ngo urankunda? Emmy yahise amukupa, ahita anamubloka. Liza akomeza kumuhamagara inshuro nyinshi, ariko ntibyakunda. Liza yararize, yumvaga atabyumva, ntago yari azi ko Emmy yakunze yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Yakoze byinshi cyane azi ko akorera Emmy, none nawe yaramutereranye. Yararize cyane, arasakuza, avuza induru, yicwa n'agahinda. Yumvaga ubuzima bwe busa nkaho burangiriye aho. Yari azi ko ibyo bihe nk'ibyo ngibyo atazabasha no kubisohokamo. Yatangiye kwicuza, atekereza kujya gusaba imbabazi Ivan, ariko ntacyo byari butange kuko Ivan yari yarangije gufata umwanzuro. Liza yaraye arira ijoro ryose, mu cyamaso yabyimbye.
Mu gitondo cyakurikiyeho Ivan yahamagaye Raymond aramubwira ati Ray, ndashaka kugenda, ndashaka kuva inaha nkajya ahantu batanzi, ndashaka guhumeka, ndashaka no gukira. Kuguma inaha buri wese anyibutsa ibyambayeho ndimo kumva byambangamira cyane. Raymond aramubwira ati nuramuka ugiye business zawe bizagenda biteye. Ivan arabwira ati niyo mpamvu nguhamagaye, uri inshuti yanjye kuva kera kandi turakorana nta na kimwe utazi, ibintu byose mba nakweretse uko mbikora, uzamenye byose, uzahemba abakozi, ndabizi uzabikora neza. Ray aramubwira ati Ivan urabizi ko nta kintu na kimwe ntagukorera, humura nzabyitaho. Ivan yabwiye na mama we, mama arambwira ati nta kundi byagenda bikore niba ariko wumva wabiteguye, niba wumva aribyo byagufasha, gusa ariko ndumva njyewe nguhangayikiye cyane mwana wanjye. Ivan arabwira ati ntumuhangayikire cyane mama, ni numva ameze neza nzagaruka, ndumva nkeneye igihe cyo kuruhuka. Ivan ntiyatwaye byinshi, nta modoka, nta musekirite, yatwaye ivarisi nayo yari mu tuntu dukeya. Nta birenze yumvaga ashaka muri icyo gihe, icyo yumvaga ashaka ni amahoro n'umutuzo gusa no gufata akanya ko kuruhuka, nta kindi yumvaga ashaka muri ako kanya. Yateze bisanzwe, atega bisi nk'abandi bantu bose basanzwe. Yari bisi igomba kumara amasaha menshi mu nzira kuko yari yerekeje mu wundi mujyi wa kure. Mama we yamusizeho n'agahinda kenshi cyane, aramubwira ati mwana wanjye, komeza wihanganire ibyakubayeho kandi nizere yuko aho ugiye utazaheranwa n'agahinda cyangwa se ngo utekereze kwigirira nabi. Ivan arabwira ati rega humura mama, ntago nzigera ntekereza na rimwe kwiyambura ubuzima cyangwa se kwigirira nabi. Njyewe ibyo nkoze ni ukwirinda abanderanja gusa banakomeza kunyibutsa ibyambayeho kandi njyewe numva ntabishaka. Ndashaka kwiruhukira nta kindi. Humura, ntago nzigera ndeka kuba uwundi we ngo ni ukubera ibyambayeho. Nzi neza ko ari ibintu bizarangira. Nuko mama amusezeraho aramubwira ati wiyiteho mwana wanjye, nzishimira kukubona wagarutse. Ivan yagiye mu modoka nuko arategereza ngo yuzure bagende. Gusa yari yinjiyemo mu ba mbere, abantu bari bakirimo gukomeza kwinjira. Hashize iminota mikeya yicaye, umukobwa yaraje aramusuhuza. Ivan nawe aramusuhuza nuko amubaza niba nta wundi muntu wahafashe, niba we yahicara. Nuko arambwira ngo ntawe yahicara, maze ubundi umukobwa aricara. Amaze kwicara nta kindi kintu cyongeye kumuvugisha, yafashe telefone ye nuko arebamo nabwo, ariko arebamo iminota mikeya ahita yongera arayibika. Muri icyo gihe Ivan we yari yibereye kure cyane mu bitekerezo, atekereza ukuntu abakobwa ari abahemu, akumva agahinda karamwishe. Yashidutse abona imodoka yahagurutse, barimo baragenda batangiye urugendo. Yagiye kubona ariko abona wa mukobwa bari bicaranye yasinziriye ndetse atangiye no kumuryamaho. Nyuma y'iminota mike ariko umukobwa yashigukiye hejuru ariko ubwoba buramwica, abonye yari yaryamye ku muhungu w'abandi. Yahise yigira haruguru nyine vuba vuba, arambwira ati sorry mbabarira ni ukuri. Ivan arambwira ati nta kibazo. Umukobwa arambwira ati mvuye ahantu mu bukwe, ibintu byose ni njyewe byari biri ku mutwe, ni nkaho maze amajoro abiri ntasinzira. Ivan kumwibutsa ubukwe arababara cyane, ariko yumva nta n'impamvu zo kugira ngo agenda aganira n'umukobwa mu modoka. Nuko arambwira ati Paul, nta kindi kintu yigeze abivugaho cyane ko atashakaga n'umuntu umwibutsa ibyo bintu by'ubukwe. Umukobwa yashatse kugira ngo bagende bavugana mu modoka ngo anarwanye ibitotsi, ariko akabona umuhungu wapi rwose atanamwitayeho. Yaramuretse maze ahita yiyorosa akayesharupe yari afite mu maso, ubundi ahita yongera arisinzirira. Umukobwa yarasinziriye cyane, yongera kumuhengamiraho. Ivan akabona agomba kunyuza ukuboko inyuma ngo adahirima. Kumwishyiraho n'ijosi yabonaga ritangiye kuvunika. Uko yakoraga ibyo ka kayesharupe yari yitwikiriye mu maso katangiye kugwa, maze Ivan arakamuzamurira neza. Yahise amwitegereza abona ukuntu umukobwa niyo asinziriye aba ari mwiza cyane, ariko ibyo bitekerezo ahita abihunga, ahita abyikuramo vuba vuba, maze ubundi aramureka yisinzirira.
Umukobwa nawe noneho si ugusinzira, yarasinziriye nk'aho wagira ngo ari mu gitanda. Imodoka igeze muri gare ngo bavemo, abantu batangiye gusohoka. Ivan yategereje ko umukobwa wenda yakangurwa n'urusaku rw'abantu barimo gusohoka, ariko araheba. Abonye abantu bose bashizemo, yatangiye kumukoraho ngo amukangure. Yaje gukanguka, ariko arebye abona ukuntu aryamye ku muhungu w'abandi n'ukuntu umuhungu amufashe yumva n'isoni ziramwishe. Yahise amusaba imbabazi ati mbabarira ni ukuri nakubangamiye cyane. I'm so sorry. Ivan arabwira ati nta kibazo, gusinzira mu modoka bibaho. Kwa kundi umuntu ava mu bitotsi byamucanze wagira ngo nta nubwo arimo kureba neza, aramubaza ati ubundi se hano tugeze ni hehe? Ivan arabwira ati ni muri gare, ntubona ko abantu bose bavuye mu modoka, ahubwo se ntabwo bakurengeje? Arambwira ati hoya ntabwo bandengeje, niho nagombaga kuviramo. Mana yanjye mbega ibitotsi, dusohoka ahubwo. Bahise basohoka bagira hanze. Ivan ahita yikomereza urugendo arigendera nta n'irindi jambo amuvugishije. Umukobwa aramukurikira atumva nyine wakoze cyane ni ukuri. Nuko ahita amuhereza ikiganza aramwibwira ati nitwa Daphine. Ivan akumva yamwihorera akigendera, we ntamubwire nuko yitwa, ariko abona umukobwa arategereje cyane, ategereje kumva icyo avuga. Ivan aramwihorera ariko ngo yigendere, maze Daphine aramubwira ati none se wowe witwa nde? Ivan ageze aha aramubwira ati nitwa Ivan. Daphine ati wow, nishimiye kukumenya kandi wakoze cyane. Ivan nta byinshi ahita amubwira ati okay bye. Yamusezeye gutyo ahita nigendera yihuta cyane kugira ngo ahari atanamukurikira, maze umukobwa arabireba arumirwa. Umuhungu ntashaka kuvuga, ntashaka kumuvugisha no kumwibwira, byose yabonaga ari nko guhatiriza. Yarabiretse ariko ntiyakomeza kumwirukankaho, ubundi umuhungu arigendera. Daphine we yahise afata taxi voiture agenda yerekeza iwabo mu rugo. Yageze iwabo mu rugo ariko akomeza gutekereza ku muhungu cyane. Yaribazaga ati uriya muhungu kweri ni ukubera iki koko? Ni ukubera iki nabonaga atanyitayeho? None se kubera iki yari yanditse nkamuryamaho? Ko nakangutse mbona asa nkaho anyitayeho, none kubera iki dusohotse agahita agendamo nadashaka no kumvugisha? Daphine akibaza ati ariko se ubundi mfite ikihe kibazo? Ni ukubera iki njyewe ndimo gukomeza kumutekerezaho? Yatangiye gushaka uburyo yakihunza ibyo bitekerezo byakomezaga kumuganza buri kanya, bikomeza kumwibutsa umuhungu, maze agerageza kubyikuramo. Ivan nawe aho yaraye yatekereje ku mukobwa cyane, ariko biba amasegonda make cyane umutima utangira kumubwira uti Ivan uri muzima? Urumva uri muzima koko? Aka kanya nanone ubu ngubu muri aka kanya wongeye gutekereza ku bakobwa n'ibyo uriya mukobwa yagukoreye? Rekeraho rwose, sigaho niba udashaka gusara. Yarabiretse koko atangira ahubwo gutekereza ku buryo azatangira ubuzima bushya aho ngaho yaragiye. Yaragiye ashaka inzu ahantu hatuje, nta rusaku, nta kamera, nta kintu na kimwe yumvaga kimuderanje, yumvaga akeneye. Yumvaga ashaka ahantu ho kuruhukira nk'aho ngaho. Akenshi ku mugoroba yaragendaga akicara ku nkombe z'amazi yari hafi aho, maze akitegereza uko izuba rirenga, agatekereza ibintu byinshi cyane. Yatangiye ariko kubona ko nakomeza kubaho mu buzima nk'ubwo n'undi azakomeza guheranwa n'agahinda, maze atangira kubona yuko atazabaho wenyine, nta muntu n'umwe bavugana, maze aho yabaga arangura inkweto arazihashyira. Yatangiye gucuruza gutyo, atari ukugira ngo yunguke menshi cyane, ahubwo ari ukugira ngo abone ikintu kizajya kimuhuza n'abantu. Yumvaga nabikora gutyo bizaba byiza kuko yazajya avugana n'abakiriya, ntakomeze kwihugiraho no kwitekerezaho cyane. Mu gitondo bwo yarabyukaga akajya muri siporo, ariko akajyayo bwakeye, ntabwo byamusabaga kuzindukiraho cyane. Yavagayo agahita atangira gucuruza, akicururiza inkweto ze. Nubwo yifuzaga kuvugana n'abantu, ariko abakobwa bo ntabwo bari barimo, kubera ko abakobwa yumvaga ari nk'ikizira, bari baramuhahamuye. Ibyumweru 2 byashize
yumva atangiye kumenyera ubuzima bw'aho ngaho. Yumvaga aho hantu hamuhaye amahoro kuko nta muntu n'umwe wari umuzi, ntawe bahuraga ngo atangire kumubaza ibye na Liza, nta n'umuntu n'umwe wamuhamagaraga ngo abimubaze. Nimero yari asigaye akoresha yari izwi na mama we na Raymond n'abandi bantu bakeya cyane batashoboraga kumubaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Muri ibyo byumweru bibiri kandi, nubwo Daphne yajyaga yihonza Ivan mu bitekerezo bye, ariko yarongeraga akagaruka. Ikintu cyamubazaga kurusha ibindi byose ariko nuko atari azi ahantu ashobora kuzongera kumukura. Rimwe ari mu gitondo Daphne arimo yerekeza ku kazi, hari umusore wamunyuzeho ari muri siporo abona ameze nka Ivan. Yatangiye kumuvugiriza amahoni, ariko neza neza abona umuhungu ntago ahindukiye, nta nubwo abyitayeho. Yarakomeje aragenda ariko yumva agahinda kamwishe. Ageze mu kazi yatangiye kwicuza ati kubera iki koko, kubera iki ntahise mparika imodoka ngo muvugishe, kubera iki ntakase ngo mukurikire, kubera iki kuko ntabikoze nk'uko ndimo kubitekereza ubu ngubu, kubera iki nikomereje nkaza. Yatangiye gutekereza ku muhungu cyane aricuza, aravuga ati mana yanjye, ubutaha ninongera kumubona ntago nzakora ikosa ryo gutandukana nawe ntamuvugishije. Iryo joro yaraye adasinziriye, arara asenga Imana ngo ize kuza kongera kumumwereka, maze mu gitondo avira mu rugo iwabo ku masaha nk'aho yari yaviriyeho ku munsi wari wabanje. Kubw'amahirwe n'ubundi ageze nk'aho bahuriye, yahise abona umusore umuturuka imbere n'ubundi abona ari muri siporo, ahita abona n'ubundi ari Ivan. Yarishimye cyane ko yongeye kumubona, maze atangira kuvuza amahoni, ariko Ivan arabyirengagiza yikomereza siporo ye akomeza kwigendera. Daphne wari wiyemeje ko wari buze kuza kuvugana uko byagenda kose gukomeza byaranze biramunanira, maze ahita ava mu muhanda arakata, ahita asubira inyuma agenda amukurikiye. Amugeze iruhande yagiye gake gake maze aramusifura ngo amuvugishe, ariko akabona Ivan ntahindukira, nawe akabona gukomeza ibyo bintu ari mu muhanda biranagoye cyane. Yahise yihuta akomeza imodoka ye amucaho, maze ahagarara ku cyapa cyari imbere aho ngaho, ahita ava mu modoka ye arasohoka ahagarara hanze kugira ngo amutegereze naza kuza kumugeraho bavugane. Ahagaze amutegereje umutima watangiye gutera cyane, akavuga ati koko mana yanjye nangeraho ndamuvugisha iki? Ese ubundi ibi bintu ndimo ubu ngubu ntago ari ubusazi? Ntago yari azi ko yakibona arimo kwirukanka inyuma y'umuhungu. Yatangiye kumubona ahingutse, ahita yiruhutsa, atawe mana we, dore nguri yaraje, ubu ngubu ndabyifatamo gute, ndabigenza nte kuko? Ubwoba bwakomeje kuba bwinshi cyane, yumvaga atazi n'aho ari buze kuza guhera amuvugisha, cyane ko yibukaga yuko nubwo baherukanaga byasaga nk'aho atamwitayeho. Yahise ahagarara ahantu imbere ku buryo Ivan ari buze kuza amubona neza barebana. Ivan kuko yahise amubona, maze amubonye arikanga, aravuga ati uriya si wa mukobwa twazanye muri bisi, uriya si Daphne. Yahise agabanya ritime yari arimo kwirukankiraho, atangira kwiruka gake gake, yanabyo asa nk'ubireka, amera ahubwo nk'aho ari umuntu urimo kugenda bisanzwe, bisa nk'aho arimo gufata akuka ngo aruhuke. Byaramucanze, yumvaga ashaka kongera kumubona, ariko nanone yari afite ubwoba bwinshi cyane. Yaratekerezaga ati ese uriya mukobwa ndamutse ntangiye kumukunda ntazabasha kubihagarika, byagenda gute koko? Ese koko nakongera kujya mu bintu by'inkundo muri aka kanya ko numva hari ukuntu hatuma niyumva? Ese ubundi buriya aracyanyibuka? Ese we yifuza kongera kumbona, cyangwa nabandi mu kumubangamira? Mu masegonda make cyane Ivan yatekerejemo ibintu byinshi cyane, ariko ubwoba bw'uko ashobora kongera gukunda butuma ahita akata ataranamugeraho, ahita yongera asubira inyuma, maze none atangira kongera kwirukanka. Daphne wari uhagaze aho ngaho nawe arimo gutekereza ku ijambo ari buze kuza kumubwira akimugeraho, niba ari buvuga ati nishimiye kongera kukubona, niba ari buvuga ati nari ngukumbuye cyane, ese wampaye nimero yawe ya telefone? Akavuga ati oya kandi nanone
ntabwo nakisabira umuhungu nimero ye ya telefone, ni ubwa mbere rwose naba mbikoze. Akiri muri ibyo bitekerezo bye ariko yashidutse umuhungu yakase, yongeye kwirukanka asubira inyuma aho yarimo guturuka. Daphne noneho yumvisha apfuye, yumva biramubabaje cyane. Nta ntera noneho nini yari iri hagati yabo kuko n'ubundi yendaga kumugeraho, nta no kubitekerezaho. Noneho nawe yahise amwirukanka inyuma, yamwirukanse inyuma maze yenda kumugeraho atangira kumuhamagara ati Ivan. Ivan yabanje kumwumva yica amatwi, ariko ageze aho abonye ukuntu umukobwa arimo gukomeza kumwirukanka inyuma anamuhamagara, yumva gukomeza neza biramunaniye ahita ahagarara. Daphne yamugezeho yahagiye cyane, ahita yifata ku mavi arunama atahwi. Mana yanjye, mbega ukuntu nyahagije, navugije amahoni, nahamagaye nirutse, umbabarire ni ukuri kuguhamagara mu muhanda, nari nabuze ukuntu nabigenza, mbabarira ni ukuri, ndaguhamagaye kandi ntago byari ngombwa, ntago byari bikwiye, mbabarira ndakwinginze. Ivan arambwira ati nta kibazo. Daphne yari amaze kumera nk'aho atujeho gakeya, maze ahita amusuhuza amuhereza ikiganza. Ivan nawe amuhereza ikiganza. Daphne arambwira ati nishimiye kongera kukubona. Ivan arambwira ati okay. Daphne ati none se ubu inaha? Ivan ati yego. Daphne ategereza akamubaza ati nawe niho uba? Maze ariko yumva nta kintu umuhungu na kimwe amubwiye, nubwo yacecetse akamwihora, ariko we yahise amubwira ati biranshimishije cyane, ni ukuri kumva ko uba inaha, nanjye niho mu rugo, natwe dutuye inaha, ntabwo rero nzi impamvu ntajyaga nkubona ahubwo. Ivan ati buriya ni igihe cyabaga kitaragera, bayi rero reka ngende nkomeze siporo. Daphne kumva amubwiye gutyo nta kindi kintu amubwiye, adashatse ko baganira, nta n'irindi jambo amubwiye, yarababaye, agahinda karamwica, yumva agiye nko guturika umutima. Yabuze ukagira, akumva yamwaka nimero ya telefone, ariko isoni zikamwica, akumva yamaze ati none se utuye inaha hagana hehe? Akumva yamaze ibintu byinshi cyane, ariko biramuyobera burahera. Yabuze ukagira nuko agiye kubona abona umuhungu yikomereje siporo yirukanse yagiye. Daphne yarakase asubira mu modoka ye n'agahinda kenshi, maze ahita yongera arakata, ahita asubira mu kazi, maze amunyuraho n'ubundi kuko yari yahindukiye nyine bari mu cyerekezo kimwe, yibereye muri siporo ye nta kintu na kimwe bimubwiye. Agahinda karamwishe, mu kazi yiriwe yumva atameze neza habe na gatoya, ubundi agafunga ofisi agaturika akarira, akavuga ati mana koko gukunda ni uku nguku biryana, ni uku nguku bibabaza, ntago nari nzi ko kwereka umuntu kumwitayeho we akakwereka nkaho ntacyo uvuze mu buzima bwe ari uko bimera. Wa muhungu we naragukunze, nkukunda ntakuzi, nkukunda ntazi iyo uva, nkukunda ntazi iyo utuye, nta kintu na kimwe nkuzi, ariko nanjye sinzi ukuntu byaje, ariko wowe bisa nkaho utanyitayeho habe na gatoya. Daphne yasubije sene yose inyuma ukuntu bari kumwe, ukuntu we yari yahinze amwirukanka inyuma, nyamara we yamugeraho akabona nta n'ikintu bimubwiye, ntamwereke ko yishimiye kongera kumubona, maze akumva agahinda karamwishe. Yatangiye gutekereza ati kongera kukubona byasaga nk'aho ari ijuru kuri njyewe, ariko kuri wowe byasaga nk'aho ari ukubangamira cyane, kuko nabonaga ushyugumbwa kugenda, ntabwo ari wowe warose dutandukanya ahari. Daphne akibaza ati kubera iki nagukunze cyane, kubera iki mba mbona utanyitayeho wowe? Ese wanshiye amazi kubera ukuntu naje nasinziriye mu modoka cyane? Ese wabonye nta muntu ndimo uri mu mukobwa nkanjye ugenda asinziriye mu modoka? Ese wenda hari ukuntu wahise umfata kutari kwiza? Mana yanjye koko ni ibiki? Daphne yatekereje ibintu byinshi cyane, yibuka ukuntu yakase imodoka ye amukurikiye, yibuka ukuntu yamwirukanse inyuma amuhamagara mu muhanda, ibintu bwe nawe atatekerezaga ko ashobora gukora, akabikora yiruka inyuma y'umuhungu kubera ko gusa yamukunze. Yaje kugerageza gutuza kugira ngo n'akazi katamunanira neza. Ivan we aho yari ari nawe
yari arimo gutungurwa n'imyitwarire ye n'imyanzuro agenda afata. Rimwe na rimwe akanibaza ati ese koko nitwaye nk'uko byari bikwiye? Ibyo bintu nubwo yabitekerezaga ariko yirindaga kubitindaho cyane kuko nta nubwo yashakaga gutekereza ku muntu witwa umukobwa habe na gatoya. Yahitaga abirwanya nuko bikamuvamo. Daphine ariko nubwo yakomezaga kubona ko umuhungu atamwitayeho ariko yumvaga agomba kuzongera kumubona uko byagenda kose. Nubwo kumubona yari abizi ko ari ibibazo bikomeye cyane. Yatangiye kuvuga ati amasaha agira muri siporo yo nayabonye ndayazi neza. Nuko akibaza ati ese ariko ko amasaha agira muri siporo ariyo njyewe ngira mu kazi, ibi bintu koko nazabihuza gute? Yarabitekereje abona guhuza ibyo bintu neza neza bitakunda, maze aravuga ati ntacyo n'ubundi nzajya buri gihe mvira mu rugo ariya masaha, wenda nzajya munyuraho agiye muri siporo nta kundi nabigenza byibuze nzajye mubona. Nubwo Daphine yatekerezaga gutya ariko ikintu atari azi ni uko Ivan yari yahise ahindura aho azajya ajya gukorera siporo n'amasaha agirayo. Yahinduye aho yakoreraga siporo kandi noneho akazajya anajyayo mu gitondo kare cyane azindutse. Ibindi byumweru 2 byarinze bishira umuhungu atarongera kumuca iryera, akibaza icyaba cyaramubayeho nuko akumva biramuyobeye. Umukobwa byaramubabaje cyane, arahangayika arananuka, ntiyarakiryama. Yabaga arimo gutekereza ku muhungu gusa yibaza niba ashobora kuzongera kumubona. Yaramukumbuye cyane, yumva bitangiye no kumurwaza. Yarahindutse no mu rugo iwabo barabibona, bakajya bamubaza icyo yabaye maze nawe akababwira ko nta kibazo afite. Nubwo yabahishaga icyamubaye ariko barabibonaga yuko atameze neza. Yakomezaga kwijijisha ababwira yuko ameze neza, nyamara yagera mu cyumba cye agaturika akarira. Rimwe ari muri weekend yari yicaye iwabo maze afata telefone ye asoma ama message y'abagabo n'abasore birirwa bamwandikira bamubwira ko bamukunda, bakirwa bamusaba urukundo ariko bakabahakanira. Bamwe ntibacike intege bagakomeza bagahatiriza bategereje ko wenda umunsi umwe yazisubiraho akabyemera bagakundana, nyamara we akabyanga akanga kuva ku izima kuko yabaga yumva atabakunda. Yageze aho aravuga ati ibi ngibi ndimo ni ubusazi, aha rubanza bigoranye cyane guhuza n'umuntu akagukunda nawe ukamukunda. Barankunda ariko simbakunda, nanjye uwo nkunda ntanyitayeho. Aho gukomeza ibi bintu ndimo by'ubusazi, reka ngire uwo nemerera dukundane, ahari wenda nimba ndi kumwe nawe urukundo ruzaza azamfasha no kwibagirwa burundu Ivan napfiriye, nkamukunda ntamuzi, ntazi yatuye, ntazi n'ikintu na kimwe kuri we. Wasanga naranibeshye wenda ari n'umugabo wubatse, dore ko hari n'abagabo bakomeza bakimerera nk'abasore ntibanikoze impeta. Daphine kujya mu rukundo n'undi muntu adakunda yumvaga bimeze nk'aho ari ukwiyahura, ariko yumvaga agomba kubikora. Atarohereza message ngo agire uwo yemerera, umusaza we Chris yaramukomangiye ahita aninjira. Yaraje aramubaza ati ariko se koko umbwije ukuri usigaye warabaye iki? Nuko aramubwira ati ntukishima, ntukirya, nta hantu kijya, nukuza nyine ukifungirana mu cyumba cyawe gusa, gusenga ntukijyayo, ntugitemberana n'abandi bakobwa b'inshuti zawe, mbese ubu ngubu bisigaye ari akazi n'icyumba cyawe nta bindi. Daphine aramubwira ati maze iminsi numva ntameze neza ariko biraza gukemuka ndaza kumera neza. Chris aramubwira ati okay, kuri uyu mugoroba rero ntago nkurekera hano mu cyumba cyawe wenyine ngo ukomeze wifungirane wigunge, ugomba kuza tukajyana. Daphine ati nkajya hese kandi mbabarira rwose nta hantu ushaka kujya. Chris aramubwira ati ntago ngusiga hano yewe, ntago ari ahantu kure cyane, ndagira ngo uze dutemberane, ariko hari n'umutipe tumaze iminsi dukorana siporo ucuruza inkweto, yambwiye ko agira inkweto nziza cyane ngiye kujya kumugurira. Avuze umuhungu bakorana siporo agatima gakoma kuri Ivan, ariko yibuka ko ahantu musaza we akorera siporo atariho yabonye Ivan ayikorera, kandi musaza we yanazindukaga kare cyane mu gitondo mu gihe yari yabonye Ivan we yigendera bwakeye. Yumvaga ntaho bihuriye ko yaba ari Ivan, ariko yaremeye baragenda.
Mu nzira bagenda musaza we yagendaga amutera story ngo arebe ko wenda yaseka, yega agaseka ariko bikaba akanya gatoya cyane agahita yongera akikaruma. Benda kugera aho Chris yari amujyanye nawe ntabwo yari ahazi neza, yahise ahamagara ngo bamurangire neza maze baramurangira bahita bagenda bagerayo. Bagezeyo Daphne yatunguwe no kubona umuntu bari baje kureba ari Ivan. Ivan nawe agikubita amaso Daphne arikanga, abaza Chris ati Daphne muziranye gute, ni umukunzi wawe? Chris ati oya ni sister wanjye. Ahubwo wowe muziranye gute ko umuntunguye cyane? Daphne disi no kumva umuhungu akibuka izina rye byonyine byaramushimishije cyane, kumva rivuga byamuteye ibyishimo bidasanzwe. Ntabwo yari azi ko yigeze arifata kubera ukuntu yabonaga atamwitayeho. Yahise abaza musaza we kubera icyo utari wigeze umbwira yuko ari Ivan tuje kureba. Chris aramubwira ati nukuri ntabwo nari nzi ko mwembi muziranye. Chris yahise atangira kwirebera inkweto maze Daphne nawe amufasha guhitamo. Zari inkweto nziza cyane ariko ntabwo zari nyinshi yari afite inkweto ziringaniye. Inkweto yashakaga yaje kuyibona maze baranishyura. Daphne nawe ahita avuga ati ndabona ufite inkweto nziza nanjye nzagaruka kurebamo izanjye. Umusaza wita aseka atangira no kumuserereza ati wowe se wabaye umugabo kuva ryari? Urabona inkweto afitemo atari iz'abagabo gusa. Daphne nawe nyine yarabonaga neza ko inkweto zirimo ari iz'abagabo gusa, ariko yashakaga kuzagaruka kugira ngo azibonere umuhungu. Maze ahita afatamo urukweto rumwe aravuga ati kano gakweto se urabona atari keza? Nta nubwo ujya ubona abakobwa nabo bakambara se? Maze Chris akomeza kuvuga ati wapi rwose urwo rukweto ni urw'abagabo nta mukobwa ndarubonana. Maze aravuga ati nyamara ngewe kano gakweto nagakunze nzagaruka n'ukuri kukagura. Chris aramubwira ati niba warukunze rufate turutahane urutware. Maze Daphne ati hoya nzagaruka kurureba. Chris akomeza guseka anamusereza ati icyo wakoze noneho urantunguye uranyishe pe, ni ubwa mbere naba nkubonye wambaye urukweto rumeze nk'urwo ngurwo. Kumera kuvuga yuko inkweto zimeze gutyo zanga se byaje kugenda bite? Daphne aramubwira ati wampaye amahoro ariko ngewe ukazandika nkigarukira kwigurira inkweto. Maze ahita abwira Ivan ati ahubwo mpereza nimero zawe nzabanze nkuvugishe mbere yuko nza. Ivan aravuga ati ariko musaza wawe arazifite, yazamvugisha nta kibazo nkamubwira ko mpari cyangwa se ntahari. Daphne agahinda karamwishe yumvisha asebye, yumva agiye nko kwikubita hasi. Maze Ivan nawe arabibona ko amukomerekeje cyane, maze ahita yigarura aravuga ati ariko reka nawe nziguhe ntacyo bitwaye. Maze nimero ahita azimuhereza gutyo. Daphne ntabwo yigeze yivumbura ngo azange, yarazakiriye aranishima cyane abona icyo yari amaze iminsi yifuza. Baje gutaha ariko batashye umukobwa yishimye cyane kubera ko yari yongeye kubona Ivan abonye nimero ya telefone, amenya ahantu atuye kuko ari naho yacururizaga. Ibyo bintu byari byamushimishije cyane ku buryo no gukomeza guhisha ibyishimo afite byari byanze. Umusaza we yarabibonye ko ari impinduka zabaye maze aramubwira ati nyamara uzajya uza dutembere, urabona gutembera bitatumye umera neza biruta guhora wifungiranye mu cyumba uri wenyine. Nubwo yaramubwiye gutya ariko we icyari cyatumye yishima yarakizi neza. Yahise amubaza aho basigaye bakorera siporo maze yumva Ivan aho yayikoreraga mbere yarahahinduye, yasanze musaza we kandi nyine basigaye banayikora bazirutse cyane. Daphne kongera kubona umuhungu byatumye yibagirwa ya message yari agiye kohereza maze ahita bivamo burundu. Aravuga ati ndabiretse singiye kubeshya umuntu ngo ndamukunda kandi uwo nkunda ahari. Ubwo menya hataha akaba naziranye na musaza wanjye nkabona nimero ya telefone, nzakora uko nshoboye kose wenda nawe nzagira aho menye icyo ntekerezaho nubwo nkomeza kubona nshamazi cyane. Mu minsi yakurikiyeho Daphne yaje kumuhamagara ariko ku nshuro ya mbere amuhamagaye Ivan ntabwo yigeze amwitaba. Uwo munsi warije atamuhamagaye Daphne arababara cyane agahinda karamwica
hacamo nk'indi minsi 2 ariko ntiyacika intege, arongera aramuhamagara maze noneho kubw'amahirwe Ivan aramwitaba amubwira ko ashaka kuzajya kureba y'inkweto yagura ubundi koko ajyayo. Ntabwo icyo gihe bavuganye ibintu byinshi cyane, yabonaga Ivan nta magambo menshi afite yo kumuvugisha. Daphne yarababaraga ariko ntacike intege, ubundi akajya amwandikira akamusaba gufotora inkweto afite maze akazimwoherereza. Daphne nawe akirirwa yazipostinze amushakira abakiriya. Status ze na social media zindi yakoreshaga zari zisigaye zihora zuzuye inkweto. Ivan yari asigaye yakiriye abakiriya benshi kubera Daphne. Ivan yarabonaga ko umukobwa mwitayeho cyane kuko nko muri weekend hari nk'igihe Daphne yabwiraga musaza we ngo ntamusige ngo arashaka ko bajyana muri siporo maze bakajyana bagakorana siporo. Daphne ibyo byose yabaga bizi neza ko atabikoze abishaka, ahubwo ko ari ukugira ngo byibura amarane akanya na Ivan. Bavaga yakumva arishimye cyane bikamushimisha cyane, ubundi akanabwira musaza we rimwe na rimwe bagatumira Ivan akaza mu rugo iwabo ngo basangire. Ivan yarazaga yareba ukuntu iwabo ari abakire ari abaherwe cyane, ukuntu batirata batumiye umuntu nkawe kandi bazi ko ari umuntu uciriritse uri aho ngaho, maze akumva arumiwe. Daphne nk'iyo yazaga byabaga byamushimishije cyane, usibye ko atari inshuro nyinshi nyine yazaga, ariko nako gakeya nubwo yazaga akamara iminota mikeya, ariko yabaga abona ari nk'inzozi kuri we. Yakomeje kujya amwandikira rimwe na rimwe kandi amuvugisha, nubwo inshuro nyinshi yafataga iya mbere akamuhamagara, yaramwitabaga ntibavugane byinshi, akamuvugisha amagambo make cyane, ariko yumvaga aruhutse mu mutima. Ntako atagiraga ngo yereke umuhungu ko amwitayeho, ariko kugira ngo amenye icyo umuhungu amutekerezaho cyari ikibazo gikomeye cyane kuko akenshi yakomezaga kumwereka ko atamwitayeho. Nyuma y'amezi 3 Ivan yumvaga ameze neza, noneho yumva agomba gusubira iwabo, cyane ko yanabonaga na business ze hari bitangiye kutagenda neza. Gusa Raymond nta katari yaragize, yari yarakoze uko ashoboye kose ngo ahamubere. Inkweto ze zose yari afite nawe yese aziranguza maze arazitanga, habura iminsi 2 ngo agende, kubera ko Chris bari barabaye inshuti yaramusezeye arabimubwira, amubwira ko azasubira aho yabaga. Chris yarababaye kubera ukuntu bari barahuje, bazindukana bajyana muri siporo, akajya kumureba aho yacururizaga inkweto bakiganirira. Numvaga azaba amuteye irungu ryinshi cyane, ariko nta kundi yagombaga kubyumva kuko yagombaga kumureka akajya gushaka ubuzima nk'uko yarimo kubimubwira. Chris ageze mu rugo yabibwiye Daphne maze aramubwira ati se Ivan yaragusezeye? Daphne arikanga ati yaransezeye? Ansezera gute? Chris aramubwira ati nyine yakubwiye yuko azagenda. Daphne atagenda ajya hehe se? Chris aramubwira ati azasubira mu mujyi aho yabaga kandi azagumayo ntago azagaruka inaha, cyakora ngazajya aza kudusura. Umukobwa kwifata byaranze, kwihagararaho noneho byaramunaniye, maze amarira atangira kwisuka acika intege, yumva ntabyumva. Musaza biramucanga ati none se ubaye iki? None se kumva yuko Ivan azagenda nibyo birimo kukuriza? None se hari umwenda gufitiye kubera icyo urimo kurira gutyo? Daphne ati umwenda aramufitiye kandi munini cyane, kimbabaza nuko hari atazigira nawunyishyura. Chris ati agufitiye umwenda? Wamugurije amafaranga? Daphne ati ubonye niyo bari amafaranga. Chris ati none se ni iki bimeze bite? Daphne ati umwenda w'urukundo. Chris ati ngo iki? Ibyo urimo kumbwira ni ibiki? Umwenda w'urukundo? Daphne ati nyine ntago nakomeza kukubeshya, Ivan ndamukunda, bimenye ko mukunda cyane, dore igihe nahereye nijijisha nkanga kubikubwira, ariko nyine nka musaza wanjye kandi uri n'inshuti ye, bimenye ko mukunda cyane. Chris arumirwa ati none se nawe aragukunda? Murakundana? Daphne ati hoya, nta kintu na kimwe ndamubwira, nta kintu na kimwe azi, ariko ndamukunda cyane.
Chris yakomeje gutungurwa maze aravuga ati niyo mpamvu rata, niyo mpamvu cyagiye kuva twajya kumureba watangiye guhinduka ntiwongera guheranwa n'agahinda, wajya kumureba nkabona uje umeze neza, wari umaze iminsi ufite morali muri iyi minsi, burya byose ni ukubera yuko umukunda. Daphne ati yego ndamukunda kandi cyane, nyine kiriya gihe nari nishimiye kongera kumubona nkabona aho atuye ndetse na nimero ye ya telefone. Chris aramubwira ati ariko se kuko tuvugishije ukuri wumva umukunda bya nyabyo n'abasore b'abaherwe birirwa bakwirukanka inyuma? Yego mu minsi mike tumaranye nabonye ari umuntu mwiza, ni umuntu muzima, ni inshuti yanjye rwose, nanjye naramukunze, n'umwana mwiza, ariko nyine nta kintu afite. Buriya se ziriya nkweto acuruza nizo zizabatunga? Urumva nyine aracyarimo no gushakisha ubuzima ntarafatisha neza, nta nubwo ari n'umuntu uri stable wavuga ngo afite ikintu runaka yagezeho. Urabona inaha yari akirimo gushakisha, asuye mu mujyi aho yaturutse, buriya agiye kongera gutangira, yongera ahere kuri zero. Ubwo ngubwo koko umukunda nk'umuntu wumva muzabana cyangwa? Njyewe ndumva ntarimo kubyumva. Daphne arambwira ati yaba nari ngize Imana nawe akaba nkunda, naruhuka natuza, nanjye nakicara nkumva ndatekanye, naho kuba acuruza inkweto cyangwa se kuba kirimo gusitaragoringa n'ubuzima, njyewe ibyo ndumva ntacyo bivuze cyane. Chris arambwira ati cyakora ndatunguwe pe, nakubeshye ndatunguwe, urantunguye cyane, ntabwo nari nzi ko umukunda cyane gutyo. Daphne ati basi se mu biganiro mujya mugirana wigeze wumva ntekereza hari ubwo ujya wumva mvuga cyangwa se wenda ngo wumve nyine anyitayeho? Chris arambwira ati wapi pe, ntabwo njya numva kuvuga, nta nubwo ajya kumbaza, nta nubwo ajya ambaza amakuru yawe. Tekereza ko nubwo yanansezeye wenda ntanambwire ngo unansezerere kuri sister wawe, nta kintu na kimwe yigeze ambwira. Daphne arababara aramubaza ati byibuze se yigeze akwereka umukunzi we, kubona nyine ari umusore mwiza, buriya hari ukuntu wenda yaba adafite umukunzi nta kintu arabivugaho ngo akubwire nk'umukobwa baba bakundana? Chris aramubwira ati wapi, nta n'izina ry'umukobwa nari numva avuga, niyo nzanye ibintu by'abakobwa wenda njyewe ndimo kumwereka nk'umukobwa ndimo gutereta cyangwa se tumeranye neza, nta kintu na kimwe bivugaho, nta nubwo bashaka ko tubitindaho, ahita ashaka n'ibindi bintu twavugana. Ibintu by'abakobwa rwose wapi kabisa, nta kintu na kimwe nakubwira ngo nzi ku bigendanye n'umukobwa baba bari kumwe cyangwa se bakundana, cyangwa ngo nkubwire ngo umukobwa akunda ngo ntumeze gutya. Tuvugana ibindi, akunda kwivugira ibya bizinesi, naho iby'abakobwa ntumubwire. Nuko arambwira ati gusa buriya ni umuhanga cyane, iyo nganiriye nawe birantangaza cyane, ni nayo mpamvu ubona nkunda kujya kumureba, buriya agira ibiganiro by'ubwenge cyane, ntago umubonye yicururiza inkweto kuriya watekereza yuko afite ibitekerezo nk'ibyo aba afite n'ubumenyi aba afite. Njyewe yarantunguye cyane. Daphne ati sha nanjye ndamukunda, ni ibintu byinshi cyane ngenda ndamukundira, ariko nyine ntago nabasha gutora ngo mubwire ko mukunda. Chris arambwira ati none se nzabimukubwirire mubwire ko umukunda cyane? Daphne ati wapi, hoya rwose uramenye ntibizanagucike, ntuzagire ikintu na kimwe umubwira, byihorere nyine bizaba uko byakabaye, nyine simbizi nako, gusa ariko ndakubujije ntuzagire ikintu na kimwe uvuga. Chris arambwira ati sha ihangane, ni ukuri pe, ihangane pe, ariko nzagerageza, buriya nzarebe ko namukuramo ijambo, ariko humura ntago nzigira mubwira yuko umukunda. Nuko Daphne aramubaza ati none se harya ngo yakubwiye yuko azagenda ryari? Chris arambwira ati yambwiye ko afite iminsi 2 naho buriya ubwo uyu munsi wo warangiye hasigaye ejo bundi nyine ubwo azahita agenda. Daphne arambwira ati cyakoze Chris, urakoze cyane kubimbwira, agahinda kari kuzanyica kumva yuko yagiye ntarigeze mbimenya, nari kuzababara cyane, urakoze cyane ni ukuri. Yahise amusezerana akajya kwiryamira, Chris nawe asigara aho ngaho. Muri iryo joro
Daphne ntabwo yigeze asinzira, yaraye arira anatekereza ku kintu yakora kugira ngo Ivan abone ko amukunda. Bukeye mu gitondo yagiye mu kazi nk'ibisanzwe, ariko akiva mu kazi yagiye kumureba, yumvaga atagomba kugenda batabanje kubonana. Yagiye amushyiriye n'impano nk'urwibutso ruzakomeza kumumwibutsa. Icyo gihe kandi Daphne nta kintu na kimwe yigeze amubwira ko ari bugeyo. Yaravugaga ati ukuntu anyihunza ashobora no kumenya ko ndi bugeyo, maze namubaza ko ahari akampakanira akambwira ko adahari. Yakoresheje musaza we Chris arabanza aramunekera, maze amenye ko ahari ahita agenda ajya kumureba. Agezeyo Ivan akimukubita amaso yarikanze cyane aranatungurwa. Daphne aramubwira ati nje kukureba, Chris yambwiye yuko uzagenda ejo. Ivan aramubwira ati yego nzagenda. Daphne aramubwira ati nababaye cyane, mbabazwa nuko njyewe utigeze ubimbwira ngo nsezere. Ni ukuri kuba uzagenda ukaba nta kintu na kimwe wigeze umbwira, byambabaje cyane. Ivan aramubwira ati shuwa byakubabaje? Umbabarire yuko ntabikubwiye, numvaga yuko nyine kuba narasezeyeho umusaza wawe Chris nawe ari buze kuza kubikubwira, numva nyine birahagije, gusa umbabarire niba byakubabaje. Daphne ati koko si ubwo koko wumvaga bihagije njyewe atari ngombwa kunsezera? Ivan aramubwira ati ni ukuri numvaga bihagije kuba nasezeye Chris. Daphne aramubwira ati niko ubitekereza, reka ibyo ngibyo tubireke kuko nta nubwo binababaje cyane wa mugani da. Uzi ikibabaje cyane kurusha ibindi? Ikibabaje kuruta ibindi byose ni uko utazagaruka inaha. Umukobwa kuvuga gutyo agahita anatekereza ko atazagaruka yararize. Ivan aramubwira ati humura, ihangane wirira, nzajya mbasura. Famiye yanyu mwambereye beza cyane, nzajya ngaruka kenshi kubasura kandi namwe muzambabarire muzajya muza, sibyo? Daphne agerageza gutuza aramubwira ati tuzaza. Yumvaga yamubwira ati Ivan ndagukunda, yumvaga yamubwira ati Ivan nzagukumbura cyane, ariko imbaraga neza arazibura. Yumva yamubwira byinshi cyane, ariko neza kuvuga biranga, abura ikintu na kimwe yamubwira. Yageze aho akuramo impano yari amuzaniye, aramubwira ati basi izakubera urwibutso rw'umwe mu bantu mwahuriye inaha. Ivan akomeza gutungurwa cyane, ariko ageze aho arayakira, aramubwira ati urantunguye cyane kandi urakoze cyane. Daphne kugira ngo adakomeza kuririra mu maso y'umuhungu kubera ko kwifata byari bitangiye kumunanira, yahise amusezera ngo yigendere, ariko none harihangana aragerageza. Aramubwira ati nzagukumbura cyane Ivan, nzagukumbura kandi cyane. Ivan we ntabwo yigeze amubwira ko nawe azamukumbura, ahubwo yaramubwiye ati humura nzajya mbasura. Daphne kumva atamubwiye ko nawe azamukumbura akomeza kubabara, ariko arihangana. Mu gitondo bwarakeye Daphne ajya mu kazi, ariko aza kumwohereza message amwifuriza urugendo rwiza. Ivan nawe amusubiza amushimira amubwira ati urakoze. Daphne yumvaga yamubwira ati aka kanya natangiye kugukumbura, ariko arifata yumva nta mpamvu zo kumubwira. Ivan nawe yifatiye urugendo rwe arigendera, agira iwabo bamukumbuye cyane, famiye ye Raymond, inshuti ze, urukumbuzi rwari rwose. Raymond yamubwiye ko ibintu byose bimeze, amushimira ko yahamubereye. Muri iyo minsi yakomeje kujya avugana na Chris cyane, ariko Daphne we ntabwo yajyaga amuhamagara, gusa rimwe na rimwe yabonaga Daphne wenda amwandikiye nawe akamusubiza, ariko ntibavugane ibintu byinshi. Ivan ikintu cyaje kumutangaza cyane ni ukuntu yisanze atekereza kuri Daphne cyane, ndetse n'urukumbuza kumva rugiye nko kumwica. Nubwo yijijishaga ntamwandikire cyangwa se ngo amuhamagare, ariko yatangiye kumva bigiye kumusaza, yumva ashaka no kongera kumubona cyane. Nawe yari abizi neza ko hari ukuntu atuma yiyumva, ariko akabirwanya cyane, akarwana no kubyikuramo, akanagira ngo wenda nuko akunda kumubona, akagira ngo nagenda bizashira. Yari azi ko natongera kumubona akava aho ngaho akigendera, ari ibintu bizahita bishira atazongera no kumutekereza. Yari azi kuko bazamara iminsi batari kumwe, batavugana, batabonana,
ari nako azagenda amwibagirwa. Nyamara ariko byaricuritse, umutima wakomezaga kumumwishyuza cyane. Ivan ibintu byatangiye kumunanira neza kwihagararaho biranga. Nta n'igihe gishize yisanze ibyo yatinyaga byongeye kumubaho. Yisanze ibintu by'urukundo yavugaga ko atazongera gusubiramo vuba yongeye kubisubiramo. Yajyaga atekereza kuzongera gukunda kumva umutima umuvuyemo, none ariko yari yongeye gukunda kandi bya nyabyo. Ivan yari abizi neza ko akunda Daphne ariko agakomeza kubyihunza, agakomeza kubyigizayo, akanga kumuvugisha kugira ngo bidakura, akanga ko babonana kugira ngo amarangamutima ye adakomeza kwiyongera, agakomeza kubirwanya uko ashoboye kose. Ariko noneho yari atangiye gutsindwa, yumvisha atsinzwe burundu. Yaje guhamagara Daphne nka nyuma y'amezi 3 agarutse, amubwira ko yifuza ko babonana, ko yazaza kumureba. Bahuriye ahandi hantu hatari iwe, yumvaga adashaka guhita amubwira ibintu byose ako kanya. Daphne kumva yuko ashaka ko bahura byaramushimishije cyane, yaramukumbuye cyane, yumvaga ashaka no kongera kumubona. Gusa ariko nanone byamuteye ubwoba bwinshi cyane, kubera ko ntago bajyaga bavugana ibintu byinshi. Yanibazaga ikintu bazaganira kumva arakibuze neza. Baje kubonana, Daphne amubaza amakuru mu kazi gashya yajemo, maze amubwira ko nubwo atarafatisha neza ariko kabona bigenda. Ivan nawe amubaza amakuru ye, ayamusaza we Chris ndetse nawe wabo bose mu rugo ko yari abazi. Daphne amubwira ko bose bameze neza. Bageze aho baraceceka, bacikaho gatoya batarimo kuvugana, gusa buri wese yumvaga afite ibintu byinshi yabwira undi, cyane cyane Ivan yumvaga afite ibintu byinshi cyane ashaka kuvuga, ariko yari yabuze aho ahera. Yageze aho aratobora, aramubwira ati Daphne, mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko nzongera kwibona nicaranye n'umukobwa gutya, ariko nyuma y'amezi 6 gusa, amezi 6 gusa biratangaje cyane kwibona gutya. Daphne ati amezi 6 ni ukuvuga iki ubwo? Ivan ati amezi 6 ashize narahiye kutazongera gukunda, numvaga ari ibintu bitazongera kumbaho vuba. Nakundanye n'umukobwa arampemukira, ankomeretsa umutima, dutandukana ku munsi wacu w'ubukwe. Daphne kumva ibyo bintu yumva biramubabaje cyane, ati mbega agahinda, mbega ibintu bibabaje, mbega ibintu biteye ubwoba, gutandukana n'umuntu ku munsi w'ubukwe bwanyu, ubusa ahubwo urumva wari wabyakira? Ivan arabwira ati narabyakiriye, ariko mba ntinya kubisubiramo, mba ntinya cyane kuko mba ntekereza ko noneho hagize umukobwa wongera kumbabariza umutima ntabasha kubyakira. Aramubwira ati Daphne, gusa wowe uratangaje cyane, ntabwo usanzwe, uri umukobwa udasanzwe. Nyuma y'ayo mezi 6 ndimo kukubwira, narihebye nibwira ko ntazongera gukunda ukundi. Wanyeretse ko nibeshye, gusa umbabarire, narakubabaje cyane, nakwigijeyo, narakwirengagije, naguhunze kenshi. Ni ukuri nanjye hari n'ibyo nakoraga nkumva umutima urimo kundya, ariko byose ntabwo nabikoraga kubera ko nkwanze, nabikoraga kubera ko natinyaga kongera gukunda, kandi numvaga nyine ntanashaka kukwereka amarangamutima yanjye. Ubwo nafataga umwanzuro wo kugaruka inaha, nari nzi ko kukwibagirwa ari ibintu byoroshye cyane, nzi ko nyine nko mu masegonda wenda nzahita mbasha kukwibagirwa. Numvaga kukwikuramo ari ibintu bizahita biba nko mu kanya nk'ako guhombya, nyamara ariko naribeshye cyane kuko nasanze bihabanye n'uko nabitekerezaga. Naratsinzwe cyane kubera ko ahubwo nakomeje kugutekereza cyane, ndagukumbura, umutima wanjye ukomeza kukunyishyuza. Ivan yakomeje kumubwira uko yiyumva n'ukuntu yakomeje kumutekereza cyane. Daphne ariko yumvaga atabyumva. Ivan wamwihunzaga, Ivan utarajyaga amuhamagara, ariwe gusa wifataga kenshi akamwihamagarira. Ivan wagiye kuza ntamusezere, agasezera musaza we gusa. Ni nawe Ivan wari urimo kumubwira ko yahoraga amutekereza cyane, akamukumbura cyane. Noneho ariko byarenze ibyo ngibyo, maze amubwira n'ijambo rikomeye cyane,
atatekerezaga ko ashobora no kumubwira muri ako kanya, maze yumva amubwiye ati Daphine ndagukunda. Daphine yarumiwe ati ngo iki? Ese ntago naba numvise nabi? Ivan aramubwira ati hoya ntago wumvise nabi, abimusubiramo nanone yongera kumubwira ko amukunda. Daphine ati Ivan ntago mbyumva, ntago njyewe ndimo kubyumva, n'ukuntu wanyirengagije, n'ukuntu wambabaje unyereka ko utanyitayeho. Ivan aramubwira ati nabigusobanuriye byose kandi umbabarire, ntago ari uko nabaga nkwanze, ahubwo nuko nyine nari mfite ubwoba bwo kongera gukunda, kandi nangaga ko urukundo nari ngufitiye rukura, nyine nkagerageza kuguhunga. Uko nakubonaga, uko twavuganaga, uko wanyandikiraga, nakomezaga kugutekerezaho cyane nkumva simbashije kwikontorora, rero nkagerageza kukwigizaho uko nshoboye kose kugira ngo nisanga nongeye kujya mu rukundo. Numvaga mfite ubwoba bwinshi cyane ntinya kongera kubabazwa n'urukundo, gusa ubu ngubu ndumva nta mpamvu zo gukomeza guhunga, kuko kukwihunza no kujya kure yawe cyane ahubwo nibyo birimo kunyica kurushaho. Nuko akomeza kumusaba imbabazi amubwira ati umbabarire kubw'iyo myitwarire yanjye nayikunze cyane, wowe nkomeza kukubabaza. Daphine n'amarira menshi cyane mu maso yaramubwira ati noneho menya impamvu ya byose kandi ndakubabariye. Aramubwira ati Ivan sinzi ko ari ngombwa ko ngira icyo mvuga njyewe kuko. Ivan ati humura mbwira ndakumva. Daphine ati sinzi nyine niba njyewe ari ngombwa kuba nagira ikintu na kimwe nakubwira, kuko nzi neza kubizi, kubihisha byarananiye, byantwaye nk'umusazi, kubihisha biranga birananira, nubwo kubivuga byanze ariko nzi neza ko wabibonaga. Ivan Daphine yabuze uko abivuga neza biramunanira, ariko ageze amubwira ko nawe amukunda. Ivan arishima cyane arambwira ati warakoze cyane Daphine, warakoze cyane gukomeza kunkunda ntunyihunze, kandi warabonaga ko njyewe ntabyitayeho. Warakoze cyane gutegereza, kandi warakoze cyane kwihangana. Ivan akomeza kumubwira ati urakoze cyane ko nawe unkunda, ngaho mbwira, ese ko ngufunguriye umutima wanjye witeguye kuzawomora ibikomere byose? Mbwira, ese uzampa urukundo ruzima? Ese uzatuma nongera kwizera ko urukundo ruzima rubaho? Mbwira, ese ntabwo uzampemukira? Ese uzagumana nanjye ubuziraherezo ntabwo uzigera unsiga? Ese uzankunda ndyoherwe n'urukundo? Ese tuzarambana? Ubona ndi umuhungu w'inzozi zawe wifuza kuzahorana nawe, ukazamukunda mu bibi no mu byiza? Mbwira Daphine, mbwira niba amaso yanjye atazigera yongera kuzengamo amarira kubera kubabazwa n'urukundo. Mbwira niba ntazongera guhunga kubera agahinda natewe n'urukundo. Mbwira niba witeguye kumpa urukundo ruzima ruzira uburyarya, nanjye nkaryoherwa nkicara nkatuza. Daphine disi ibyo bintu byaramurijije, maze arambwira ati humura ndagukunda kandi nzaguha urukundo ruzima. Ndabizi ko twembi mu rukundo tuzaryoherwa, ndabyizeye kandi n'Imana izabidufashamo. Daphine nawe yumvaga yifuza umusore umukunda bya nyabyo. Bose rero buri umwe yari abonye undi nk'uko yabyifuzaga. Batangiye gukundana gutyo, bose biyemeza kutazahemukirana. Baje gutandukana barataha. Daphine aza kubwira musaza we ko yasanze umuhungu nawe amukunda, amubwira n'impamvu y'ukuntu yakomezaga kumwihunza. Chris kubera ukuntu yari yarumvise mushiki we akunda umuhungu cyane byaramushimishije, maze yishimira urukundo rwabo. Mu rukundo rwabo Daphine yatunguwe n'ukuntu Ivan azi gukunda cyane no kwita ku wo akunda, kubera ukuntu yajyaga abona amwirengagiza byatumaga wenda atekereza ko nta rukundo yigirira, ariko yasanze yaribeshye cyane. Yajyaga yicara maze akibaza ati ubu koko umukobwa waguhemukiye, umukobwa utaragukunze yaguhoye iki? Ubu koko ninde muhungu ubaho umeze nka Ivan ku isi? Yajyaga abitekereza kumva ntabiboneye igisobanuro, maze akanibaza niba hari umuhungu ugira urukundo nkawe akumva biramucanze.
Daphne yaje no kuza gusura Ivan n'umuryango we wose, maze bakimubona baramwishimira cyane baturi mwiza cyane kurenza n'ukuntu yajyaga kutubwira anakutwereka mu mafoto. Bamubwiye ukuntu Ivan amukunda, ukuntu ahora amuvuga, maze nawe ababwira ukuntu amukunda cyane. Baramubwira bati Ivan byose yarabitubwiye rwose, uramukunda cyane nta n'uwakirwa bishidikanyaho. Yaje gutaha ariko yari yatunguwe n'ukuntu yari yasanze iwabo wa Ivan bameze, maze aramubwira ati wajya gunserereza ngo nagukunze ndi umwana wo mu baherwe, nyamara ariko nta naho iwacu duhuriye n'iwanyu, kubera icyo utigeze ubimbwira. Ivan arabwira ati ibyo byose ni ibyanyeretse ko unkunda cyane. Bakomeje kwikundanira kandi nta n'igihe kinini cyashize bakundana, bahise banakora ubukwe. Abantu batunguwe no kubona Ivan yongeye gukora ubukwe ako kanya, kuko bamwe muri bo bari banazi ko wenda agahinda kazamuhitana cyangwa se akazongera nko gutekereza ku kintu nk'icyo ngicyo cy'ubukwe nka nyuma y'imyaka nk'itanu. Gusa ntago bari bazi yuko yabonye undi mukobwa umwikundira cyane, kubona umugeni we, kandi bose bari bumiwe, maze batangira kuvugishwa kubera ukuntu babonaga ari n'umukobwa mwiza cyane. Babonaga atanafite aho ahuriye na Liza wamwanze. Ku munsi w'ubukwe bwabo, Liza abantu bamwohereje amafoto baramubwira bati dore wa muhungu wahemukiye none yiboneye umukobwa mwiza cyane no kukurusha. Liza wari usigaye yirirwa iwabo yifungiranye mu nzu atajya ahagaragara, agahinda kari karamwishe cyane, maze noneho kubona ayo mafoto, amavideo n'amagambo bongeragaho bimukomeretsa umutima kurushaho. Inshuti yari yamusuye iramubwira iti Liza, yego koko warahemutse ariko ubuzima ntabwo bwarangiye buracyakomeje, gerageza ujye ureka guhora wikingiranye mu nzu, wongere wiyiteho, wenda Imana izongere guha undi umukunzi. Liza ati niyo namubona ariko ntabwo nzabona umeze nka Ivan, uriya muhungu ni umwana mwiza, nabaye ikigoryi. Emi yarankoresheje, abonye imipangu yacu yose itagezweho ntiyongera no kumvugisha, ubu sinzi n'ahantu asigaye aba. Ubu ngubu nsigaye nicuza nkanibaza nti buriya koko Ivan namuhoraga iki? Namufashe nk'umwanda, none sha umukobwa uzi ubwenge aramuntwaye aramwegukanye. Umugenzi we aramubwira ati ukuntu usenga ari n'umukobwa mwiza cyane, ukuntu iwaba ari abakire, akazi akora, nabyumvise ndumirwa. Gusa nyine sha hari igihe twirengagiza kubona ibyiza biri mu byo dufite no kubiha agaciro, tukazashiduka byarageze mu biganza by'abandi, akaba aribwo dutangira kubibona bitagifite igaruriro, nta n'ikindi kintu twabikoraho. Ariko nanone Liza, ibyabaye byarabaye, ntacyo twakora ngo dusubize ibihe inyuma wongere unabikosore. Ariko hari icyo ugomba gukora, ugomba kumenya ko utagomba kwicwa n'agahinda, ubuzima buracyakomeje. Ongera wikunde, wiyiteho nka kera, Imana izaguha undi. Liza koko yagerageje kwishakamo imbaraga, agerageza kongera gusubira mu buzima busanzwe, ariko nyine ntabwo byari bimworoheye. Kujya yirirwa yikingiranye yaje kubireka, agerageza gusubira mu buzima busanzwe, abona bitangiye no gukunda. Daphne na Ivan nabo bagize ubukwe bwiza cyane, noneho Imana imuhanagura agahinda kose yari yaragize ubwo yumvaga Liza kuri telefone, kuko Daphne yaramukundaga cyane nawe akabibona ko amukunda. We watinyaga kongera gukomerekera mu rukundo, noneho rwose yari yararyohewe cyane. Daphne yamuryohereje ubuzima. Ivan ntiyagiterwa agahinda nuko Liza yamubereye indyarya, akamutakariza umwanya, amafaranga n'igihe, ahubwo yabishimiraga Imana kuko kumuhemukira gutyo ariyo yabaye inzira yo kumugeza kuri Daphne wamukundaga cyane, akamubera isoko y'umunezero. Yaramukundaga nawe akabibona neza cyane ko amukunda, akabibona ko yamwihebeye. Ntabwo ari Ivan gusa wari uryohewe n'urukundo, kuko no kuri Daphne niko byari bimeze, kuko nawe Ivan yaramukundaga cyane, akamukunda n'umutima we wose, nawe akabibona. Aha ni inkuru yacu y'urukundo rwa Daphne na Ivan twisoreje. Mwakoze cyane kubana natwe. Ese ibyo Liza yakoze byari bikwiye? Byari ngombwa ko atekera umutwe Ivan maze bakabana atamukunda kugira ngo we na Emi
bazibonera amafaranga barebe ko nabo bafatisha ubuzima, cyangwa niba yarakundaga Amy cyane by'ukuri yari kumusanga bakibanira mu bukene ariko adahemukiye Ivan. Ese Ivan we ibyo yakoze nibyo niko yagombaga kubigenza, agatamaza Liza mu ruhame akamuteza abantu, cyangwa hari ukundi kuntu yagombaga kubigenza? Ese ibyo yakoze nibyo? Niba atari byo se yagombaga kubigenza gute? Yagombaga kubikemura gute? Wowe ibintu nka biriya bikubayeho cyangwa se inshuti yawe wayigira inama yo kubigenza gute? Reka nizere ko muri buze kuza kudusangiza ibitekerezo byanyu muri komenti, nanabashimira cyane kandi ko mukomeje kubana natwe. Abantu mwese mwakoze subscribe munasharinga ku bandi bantu, mukabasharinga inkuru zacu, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Abantu namwe kandi mutarakora subscribe ndabashishikariza ko mwayikora kubera ko ni umusanzu wanyu ukomeye cyane. Ndabashimiye, Imana ikomeze kubarinda no kubaha umugisha mu byo mukora byose. Ndabakunda cyane, tuzongere duhure ubutaha. Mwari kumwe na Nema.